films.com mbazaniye twado filime nukuvuga ngo nimburi ba bantu bariswa n'ubusa kano gahinde ntukarebe. Hey, siniza filime z'ubwenge nuko tugatangiye kugasobanuye films.com. Jubanzo uri ku filime uri kureba muri kano kanya uri kuri kuyirebera kuri website yitwa agasobanuye films.com. Kuko dutangira indege iri mu kirere, hari umwana wari uri kuyireba, hari saa 11 z'umugoroba. Ntugire ikintu wibagirwa, abaturage bari benshi babonye indege iciyeho barayirangarira. Hari mu mwaka w'1919 ahitwa Jamanari Bagi. Mwese mwicare hasi, mwese bafitiye ubutumwa budasanzwe nshaka kubabwira uyu munsi. Imyidura amatwara yacu ntabwo igomba guhagarara. N'abaturage bari kwigaragambya, ntabwo tuzasubira inyuma, ntabwo tuzasubira inyuma. Webe akira, mwe musoma rino tegeko, musubire muri rino tegeko. N'umwana Parigat, hano hari umwana witwa Parigat. Yego mama, ngwino hano, ngwino hano. Tugomba kurwanya abongereza baje kudukoloniza. N'abahinde niho dutangira, umwongereza icyo gihe yari abakolonije. Ukwiye kuruhuka mwana wanjye, wahagaze igitondo cyose uraza kwikubita hasi. Iyo uhagaze ukarekera ukwiruka ku ntego zawe, kwicuza bikwiruka hiteka. Ayo niyo magambo papa yahoraga kubwira mama. Warayibagiwe? Ntiwibagirwe. Genda uzanire mushiki wa kantu ko kurya. Kano se karya ibingana iki? Nigashikike. Genda. Ni mama n'abana be babiri baje kwigaragambya. Icyo gihe abahinde bari kwigaragambya bamagana umwongereza wari waraje kubakoloniza. Iki se mama aho umwana w'umugisha, mwana wanjye fata umugisha. Kumbi abari kwigaragambya hari uwabinjiyemo gutyo wambaye uniform. We filime n'abari kwigaragambya. Umwana yaje kugura hano utuntu tw'udutuzi, bari kwigaragambya ngo bamagana umwongereza waje kwikoloniriza. Umukoloni yari mu barakatsirwa, umuzungu mu gihe cy'ubukoloni. Ntukabone buno bagusekera, umukoloni yari yarahumuye. Bari hano umukoloni yabagezemo n'imbunda, murigaragambya, murigaragambya. Ibi ni ibintu byabayeho. Iyi filime nuyireba umenye ko ari filime ishingiye ku bintu byabayeho. Parigati ujya muri position yo kurasa. Turashize bebe barabyimba. Position yo kurasa nonaha mushyiramo isasu. Turashize. We barashaka kudutera ubwoba wana, ntago twasubira inyuma. Bari kudutera ubwoba, kumva urutoki ruri mu mbarutso. Bari kubatera ubwoba bigaragambye. Bari bafite ukuntu bafunze umutwe. Hari ukuntu umuntu abazi ngo leta niyamurasa, ngo yango leta niyaturasa, ngo abapolisi ni baturasa, ngo twigaragambye wana, ngo bari kudutera ubwoba. Urutoki ruri mu mbarutso. Should we issue them a warning? Tubanze tubahe gasopo se. Murase ku nyama. Muzungu yatazi itegeko. Filime ishingiye ku bintu byabayeho. Muhinde wa mbere bamumena umutwe. Wa mwana reba twatangiranye bamwita Parigati. Masasu dore ngarafuza ubuhuha. Mwana yicaye hasi biramurengagira ngo ni umunsi wo kubeshya. Leta irakurasa ukagira ngo ni umunsi wo kubeshya. Leta yakurasiye abaturage bagira ngo ni umunsi wo kubeshya. Hano hari umupolisi yumiwe n'abasirikare. Parigati wa mwana avuye yiruka. Barabarashe bazi ngo leta niyabarasa. Parigati bababyeyi bajya kwigaragambya bakajyana n'abana. Umwana yikubise hasi, abantu batangira kumugwira, abamukandagira intoki. Katurore yuzuye amaraso. Urebe filime yarebye hirya abona n'impinja bari kuzirasa, n'impinja bazirashe. Katurore Nyagasani, ubwana buri kurira busanga ba mama wabwo babarashe. Mama yabonye mama we, abona mama we ari kugenda agana mu mugezi. Benshi bari guhungira mu mugezi, kandi no guhungira nyine ubwayi mu kigunda. Urebe yaje yirukanka. Urebe mama akuriye kumbe si mama we, bahita bamurasa. Hari abari guhungira mu mugezi. Dore mama we n'akana, mama we n'agashiki baje kubashyira hano. Fandara riba ni umukoloni w'umuzungu. Bari abantu bigaragambye bavuga ngo abacitse amaguru. Ntugire ubwoba, kiye kuzana musaza wawe. Dore mama ngarajya kuzana musaza we. Baje ku marembo basanga amarembo babanje kuyakinga.
umukuru w'inama ikinira afite avuga ati urigaragambya wamagana ubutegetsi buriho wenda bari abari kurira igikuta mu barasi mama mu barasi abari bari kurira igikuta barabarasa ureba filime katore wa mwana abantu baramugwiriye imirambo yaramugwiriye wa mwana imirambo yaramugwiriye umwana bita Parigate dutangiranye filime ibi ni ibintu byabayeho bya nyabyo mu Buhinde hari mu 1919 urebe filime si wabonye filime nyinshi yo umwana imirambo yamuguyeho barashimirambi mugwa hari myinshi hano baguheza umwuka nawe ugapfa nawe uhera umwuka ugapfa katurure byo ni byabaye muri filime जलियांवाला बाग में उठी है चीखें ibyabereye Jallianwala Bagh का नतीजा थी byarakagambane gakomeye abahinde bakorewe 1914 mu 1914 intambara y'isi yarabaye इस युद्ध में जब अंग्रेजों को abongereza bari kurwana iyo ntambara bagize ikibazo cyo kugira abasirikare bakeya muri iyo ntambara barangije baza gusezeranya ubuhinde bari barakolonije अपने जवान ngo muduhe abasirikare b'ubuhinde n'abasore banyu baze bajye kuturwanirira mu ntambara y'isi ya mbere nirangira tuzabaha ubwigenge ntabwo tuzongera kubakoloniza niko abongereza babeshya abahinde iryo sezerano abahinde bararyizeye abahinde bagera kuri 1,500,000 baroherejwe ngo bajye kurwanira igihugu cy'ubwongereza mu ntambara y'isi ya mbere kuko bavuga ngo intambara nirangira ntago abongereza bazongera kudukoloniza सब इस उम्मीद में कि हमारा देश आजाद होगा ibyizere by'abahinde byarazamutse युद्ध ariko intambara y'isi ya mbere irangiye पर अंग्रेजों ने abongereza baratubeshye bakomeje gukoloniza n'ubundi Buhinde intara bita Punjab yari yarohereje abasirikare benshi rero mu mwaka w'1919 batangiye kwigaragambya bikomeye cyane na gace bita Punjab mu Buhinde ari nawo umwaka twatangiriye mu filime icyo gihe mu Buhinde bari bararakaye nibo twatangiranye bari kwigaragambya ngo bari bararakaye bavuga tumwongereza yaratubeshye twohereje abasirikare bacu mu ntambara y'isi ya mbere ariko ntibadoye kwishyura ukizana impinduramatwara zirakarama Professor Kirpal Singh wigishaga muri kaminuza yaje kuyobora abanyeshuri kugira ngo bigaragambye kuri guverinoma y'abongereza y'abakolonije icyo gihe n'abaguverineri bo mu Buhinde wasangaga ari abongereza abari mu myanya ikomeye babaga ari abongereza baraje gutura mu Buhinde bakolonije nyine Michael O'Dwyer tubwire n'ubwa kane mufunze uriya mu profeseri kwese ko mufunze Kirpal uriya mu profeseri bwa kane buri gihe arekurwa bigenda biti Kirpal Singh yafunze ubwongereza bwari bumaze kurega inshuro nyinshi Kirpal Singh wagumuraga abantu b'urubyiruko ngo bigaragambye ku bwongereza ariko buri gihe urukiko rukamurekura ugasanga nta cyaha afite ubwongereza bwari bukomeje guseba ubwami bw'ubwongereza bahora bafunga umuntu ngo yangisha abantu ubutegetsi buriho ariko uwo muntu urukiko rukamurekura ngo ni umwere nibwo baje kumenya ko hari umuntu umwe wenyine w'umucamanza cyangwa se mbabare w'umunyamategeko ushobora kuba yamushinja icyaha mu rukiko kikamuhama uwo muntu ninde uwazanaga impinduramatwara abongereza babuze ukuntu bamufungisha baravuga ati hari umushinjacyaha umwe tuzi ushobora kuba yamurega mu rukiko yarafutse akura muri Karipatu kugera muri Katakali guhera mu ishuri kugeza mu rukiko yari umugenga wa buri kimwe yari umuhanga kuva mu ishuri kugeza mu rukiko yari umuhanga indi we bagiye gushaka abongereza baravuze ngo dushaka umunyamategeko urenze ushobora gufungisha uriya mugabo uhora ugumura abaturage ngo batwange munyamategeko bagiye kurega niwe munyamategeko wa mbere mu gihugu urenze abandi utarigeze utsindwa ikirego icyo ari cyo cyose Akshay Kumar we munyamategeko urenze abandi bose niwe bagiye gushaka dore nguyu wa muntu urukiko rwabuzeho icyaha waraza akagihimba akagishyiraho kandi kikaguhama niwe muhinde wenyine wari uri mu nama y'abanyamategeko b'abongereza icyo gihe bakolonije Ubuhinde jeri we muntu abongereza bakunda bamwita Sankara Nayar dore nguyu Imana itabare umwami icyo gihe ubwongereza bwari bukolonijwe n'umwami Imana irinda umwami
yabaga ari mu Bongereza yari yarabaye nk'umuzungu. Bano bakoroni iyo bazaga gukoroniza igihugu bakabona harimo abantu bafite ubwenge, Abongereza biyegerezaga abo cyangwa se abakoroni biyegerezaga uwo munyabwenge uri muri icyo gihugu baje gukoroniza, ubundi bakajya bamukoresha mu nyungu zabo kugira ngo arwanye bene wabo baje gukoronizwa. Legal advisor to Governor Dwyer. Uyu ni legal advisor Governor Dwyer. Mr. Nair. Ngize guhura nawe Mr. Nair. और कोई भी कृपाल सिंह को tumaze kurega umugabo bita Kirpal Singh ku banyamategeko barenga batatu ajyanwa mu rukiko akarekurwa. Guverineri, सही और गलत का नहीं. mu rukiko nta kuri cyangwa ikibi kibayo, habayo abatsinze n'abatsinzwe. Uno munyamategeko niyo magambo yavuze. Icyo kintu cyumve, buri hari ukuntu abantu benshi bagenda bakibeshya ku nkiko, ngo inkiko ngo zikoresha ukuri ngo cyangwa ngo iki. Uno mugabo aravuga ngo mu rukiko nta kuri nta n'ikinyoma kibayo. Mu rukiko habayo gutsinda no gutsindwa, uwatsinze urubanza n'uwatsinzwe urubanza, nicyo kibayo gusa. Ntabwo ngo habayo ukuri cyangwa ikinyoma. कृपाल सिंह शायरी करते हैं. Kirpal Singh yanditse imivugo myinshi. उन पर सेडिशन का इल्जाम Imivugo yajyaga avugira mu ruhame, जीतने से कोर्ट का ariko buri gihe imivugo ituma mumuzana mu rukiko ngo igumura abaturage. मुकला है योर ऑनर. Iki kirego nta shingiro gifite mu murekure. Mark Twain ne Mark Twain yaranditse ngo, Mark Twain ni umugabo wandikaga ibitabo kera. Sound and fury signifying Urusaku rwinshi buriya n'umujinya mwinshi ngo buriya ngo bibisobanura ko nta kintu kizima gihari. We ni Shakespeare wabivuze witubeshya. Ni Shakespeare. Twain. Shakespeare. Ntabwo ari Twain, ni Shakespeare wabyanditse. योर ऑनर. Nyiricyubahiro, मैं ये कहना चाहता हूँ icyo arashaka kuvuga ni किसी भी गवर्नमेंट के लिए guverinoma iyo ari yo yose पूछने वालों का होना ni byiza ko igira abantu ahubwo bayibaza inshingano zayikora, cyangwa se bahora bayicira urubanza bayibwira ngo ibi mubikoze nabi, ibi mubikoze neza. Ibyo ngibyo ngo ni byiza ko guverinoma ihora n'abantu bayibaza ubusobanuro. क्राउन को तो थैंक यू बोल. Ahubwo ubwami bw'Ubwongereza bwakagombye gushimira uno mugabo kuba byibura agerageza kuzana impinduramatwara, kuko aba ari kugaragaza ko guverinoma hari ibyo itari gukora neza, guverinoma ikabimushimira. मिस्टर नायर. Mr. Nair, nawe ngwino uvuge. Uyu bamwishinga ashinja uno mugabo ushaka kuzana impinduramatwara mu Buhinde. Avayo mubona ariko. Thank you, Mr. Kripal. Urakoze Mr. Kripal. Yaba kuko bari bavuze ngo akeneye umuntu ngo leta yakagombye kujya imushimira nyine ko ngo ari umuntu mwiza ngo wigaragambya nyine ngo agatuma guverinoma imenya inshingano zayo igomba gukora. Uyu yatangiye amushimira ati rwose reka tugushimire, akira indabyo zawe. सच बात तो ये Nyiricyubahiro, ukuri ni मुजरिम नहीं है. Kirpal Singh ntabwo ari umugizi wa nabi, ariko ni umusizi mwiza. है इन पे सेडिशन का इल्जाम लगा के. Twakoze ikosa ryo kuba twamuzanye kumushinja kino cyaha. Mr. Kripal. Tugusabye imbabazi Mr. Kripal, kandi uyu ni umushinjacyaha. आपकी कविताओं का बहुत बड़ा फैन. Njye rwose nkunda imivugo yawe, nkunda imivugo yawe. मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ. Maze iminsi nkurikirana akazi ukora, nagiye kukuneka, आपके कॉलेज गया. nagiye no mu kigo wigishamo muri kaminuza, में गया. ndeba ibintu ubwira urubyiruko iyo waruteranije ngo ruzane impinduramatwara, Just बातें पता. ariko hari ibintu bitandukanye nakuvumbuyeho. Before you leave, Mbere y'uko ugenda एक सवाल पूछ. ugira ikintu umubaza. Umve, uyu ni umunyamategeko w'umuhanga. आप बॉम्ब बनाना. Ese waba uzi ukuntu bakora ibiturika? Objection, Umve, Your Honor. umva ngira icyubahiro, ibyo ntaho bihuriye. कृपाल जी. Mr. Kripal, बॉम्ब. uzi gukora ibiturika? Uyu mugabo bamuregaga kugumura urubyiruko no kuzana imyigaragambyo no kwagisha ubutegetsi buriho abaturage, ariko ibyo byaha ngo byahoraga byanga kumufata. None Abongereza umunyamategeko bishyuye atangiye kubaza ushinjwa ngo waba uzi gukora ibiturika? To answer this question. Umva buretse, मैं ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सोल्जर था. nigeze kurwana mu gisirikare cy'Abongereza War भी लड़ा है. mu ntambara ya mbere y'isi. Nanjye ndi mu basirikare bagiye kurwanira Ubwongereza mu ntambara y'isi ya mbere, nabibabwiye. जैसे बाकी सारे सोल्जर्स की मामूली Mu ट्रेनिंग. myitozo ya mbere nk'abasirikare baduha harimo no gukora ibisasu. Subiza yego cyangwa hoya wimbwira byinshi. Uzi gukora ibisasu cyangwa ntabyo uzi? हाँ जानता हूँ. Yego nzi gukora ibisasu. इंडियन आर्मी में हजारों हिंदुस्तानी Umva, abasirikare b'Abongereza bigishije Abahinde gukora ibisasu no kurasa mu ntambara y'isi ya mbere. उन सबको Mu myitozo ya mbere babahaga hari harimo gukora ibisasu, niho yabyigiye. Ibyo ngibyo kuki mubizana mu rukiko? Get to the point, Mr. Nair. Yarasa ku ntego Mr. Nair. Nyiricyubahiro, Nair avayo. राम सिंह और बरिंदर कुमार कौन है? Wese witwa Singh na Kumar urabazi? Ni abana biga mu kigo, के बच्चे हैं. अब से ni abanyeshuri biga ku kigo cyanyu. कॉलेज के इन्हीं Iminsi mike ishize abanyeshuri bawe ऑफिसर किंग्सफोर्ड की baraje banaga bombe banaga ibisasu ku modoka y'umusirikare cyangwa se umusirikare w'umwongereza bitaga ngo ni Kingsford, बॉम्ब फेंके थे. hanze neza y'ahantu habera imyidagaduro. वो गाड़ी जलकर राख. Iyo modoka yarahiye neza burundu, uwo mwongereza apfiramo. Oh, birababaje. क्राउन के खिलाफ सिर्फ कलम नहीं कारतूस भी चल सकती हैं. Uri
ये महान विचार किसके हैं? mu magambo yawe iteka uhora wandika mu mivugo yawe ngo abongereza bakwiye kurwanishwa ngo ibiturika cyangwa se ngo kurwanishwa umuriro ngaho kubarwanisha ngo ikaramu. मेरे है लेकिन Urashaka kugaragaza iki? मैंने बोला उन बच्चों को Urashaka kuvuga ko ari njye wigisha barabana kubabwiye barabana kujya guturitsa imodoka y'umwongereza? ऑनर इस सब Umva uri umwarimu muri kaminuza. ऑनर Nyiri cyubahiro. दो मासूम नौजवान कॉलेज Abana batonya bagiye kwiga muri kaminuza basangayo no mu professor witwa Kirpal Singh yigishayo. None abo bana bari muri gereza b'abanyeshuri. ने पहले उनके मन में Uyu mwana nako uyu mugabo uyu mu professor abana bagiye kwiga atangira mu mitima yabo kuzuzamo urwango ngo banga ubwongereza. एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर Atangira kubagira abantu barwanira impinduramatwara. None abo banyeshuri bagiye kunaga ibisasu ku modoka y'umwongereza. Wabona ari nawe wabigisha gukora ibisasu अपने हाथों से cyangwa se bagakora igisasu ahubwo akajya mu banyeshuri ngo bajye guturitsa imodoka y'umwongereza. Abana bagiye kwiyigira kaminuza bari muri gereza. करना कविताएं लिखना Kwandika imivugo irimo urwango, gukusanya abanyeshuri babwira kurwanya leta, ibyo ni ibirego bikomeye. किंग्सफोर्ड के Kirpal Singh akwiye guhabwa igihano gikomeye cyane kubwo kwica umwofisi wa Kingsford atumye abanyeshuri yigisha muri kaminuza. Murakoze cyane. Bo bajyaga bashinja noneho ngo kurwanya ubutegetsi buro no kubuvuga nabi, bamushinje kubikebe no guturitsa imodoka y'umwongereza. Nakubwiye ngo hari abanyamategeko b'abagome. Urukiko ruremeranya na Mr. Nair. Kirpal Singh agiye gufungwa azira akagambane, kwica itegeko ry'Abahinde ndetse no kwigisha abana guturitsa ibisasu. Umugabo bahisemo mukatira arengana. Dore nguyu Mr. Nair, uburyo umfasha mu rukiko ndi umuntu urwanira impinduramatwara ukampindura ikihebe mu buryo bworoshye birarenze. Uri umwavoka w'umuhanga pe, ariko uri kurwanirira uruhande rutari rwo. Uri kurwanirira abakoloni baje kudukoloniza. Uri umuhinde, uri umusizi w'umuhanga, ariko imivugo ntabwo ari iyobora igihugu musa. Uzakomeza usome ibivugo, umunsi umwe uzabona umucyo. Niyo magambo n'umugabo yamubwiye ati uburyo umfasha ndi umuntu urwanira impinduramatwara mu rukiko ukangira ikihebe. Buri ujya mu rukiko wikubitiye umuntu ingumi nta rundi rwango wagera mu rukiko, umushinjacyaha agatangira kuvuga ukuntu ngo wari umaze ngo umwaka ngo uri gupanga kuzamukubita ingumi ngo muri Nyiramivumba akahita apfa, bakahita bagushyiraho kuba uri umwicanyi. Nibyo bamukoreye. Imbere bitema da gushyingiranwa n'umunyamategeko nk'uyu. Yese aza gusangira n'abongereza. Sha ntacyo umushinja pe. Icy'ingenzi iyo turi mu rugo ninjye mucamanza, ni nanjye kanama nkemurampaka, ni nawe uca urubanza rwa nyuma nyine. Ni nawe unyiyicira. Tugiye kukongerera titire ku mazina yawe musore. Ugiye kwitwa Mabuja Nair Sankaran. Ubwami bw'Ubwongereza bamaye urwandiko ngo nkuzanire ubwami bw'Ubwongereza. N'Abongereza ni Abahinde bake cyane bari mu gihugu cy'Ubuhinde babashije kwakira. Guhera uyu munsi ugiye kwitwa Sankaran Nair. Buriya mu Buhinde mu ubwami bw'Abongereza na n'uyu munsi buriya mu Bwongereza hari ibikorwa ukora by'indashyikirwa, none ubwami bugahitamo kukongerera ku mazina yawe ukitwa ngo Sa. Niyo mpamvu ubona hari umugabo ujya kumva ni umutoza w'ikipe cyangwa se yabaye umutoza w'ikipe ya Manchester ukumva bari kumwita ngo ni Sir Alex Ferguson. Iyo Sa buri gihe bakayishyiraho ni titire ugenda ugahabwa n'ubwami bw'Ubwongereza. Iyo Sa apana bya bindi byanyu mubona ba boss aguhembye ukamwita Sa, ubundi ni titire Ubwongereza bukwihera ikajya ku mazina yawe. Uyu mugabo nawe kubera kurwanirira ubwami bw'Ubwongereza arwanya Abahinde bagenzi be, Ubwongereza bwahisemo kumubwira ati uhawe titire ya Sa. Sankaran Nair, titire barayimuhaye ya Sa. All here present, know ye that Sankaran mu kwezi kwa kane umusore iyo titire baje kuyimuha neza ku karubanda. as a distinguished knight Uyu munsi yatoranijwe nk'indwanyi y'ubwami bw'Ubwongereza by the Viceroy of India. Bebe bamuzanye imbere y'abantu kumwambika umudari kubera kuburanira Abongereza neza cyane mu mategeko. Ari gufasha ubwami bw'Ubwongereza mbega neza gukomeza gukandamiza no gukoloniza. Buriya nubona abazungu bagushimagiza cyane uri gukora mu nyungu zabo. Bebe kumbe uwo munsi bari kumwambika iryo kamba bamwita ngo ni Sa, nibwo wa munsi abantu bari kurasana. Umunsi uriya mugabo Sankaran Nair bari kumwimika
nibwo abantu bari bari kuraswa, bari bari kwigaragambya. Abantu barigaragambije kubera uriya mugabo wari wafunzwe, uriya mugabo wari umaze gufungwa, wari urwaniraga impinduramatwara bakamugira ikihebe. Wa mwana dore aho yarari. Uyu munsi nibwo bibaye. Hari umunyamategeko bari kwimika Abongereza, ndetse hirya abantu bari kwigaragambya ngo bafunze umuntu urengana wazanaga impinduramatwara. Barabishe. Ujye no kureba hariya muri rigorisha hari abihishemo mu baha ibyabo, bashyiraho ibyuma za bayoneti. Uko bari kwigaragambya Abahinde bari kwicwa, hano hari bari gushimagiza cyane ati rwose ukomeje kurwanirira Ubwongereza neza. Urebe filime Sankaran Nair. Rebe dore utwana tw'iminja bari kuturasa, agafite umwaka umwe bararasa ibiri. Uyu yarebye mushiki abona bari kumurasa. Rebe bimeze bite? Yateruye umurambo wa mushiki we. जरा भी अंदाजा नहीं Sa Sankaran Nair ntabwo yari azi ko कि ब्रिटिश सियाही से लिखी हुई जिंदगी izina rye bandikishije wino y'Abongereza igiye gutuma ibintu byose bihinduka impinduramatwara kuri we. Umugabo icyo gihe baramushimagije ngo yarwanye neza, kumburiya muntu yari yafungishije niwe watumye bano bantu baza kwigaragambya, bita bituma noneho bano bantu leta y'Ubwongereza ibarasa. Abakoroni bari bari mu Buhinde. Katurore bayise Kesari chapter 2. Bebe hakurino bararya inkoko, abantu bari gupfa. Afande avuye gutanga itegeko ngo bice abantu, ari kurya inkoko. Umuntu arakwica akajya kurenzaho inkoko, akarenzaho inzoga, akarenzaho n'akantu k'akabombastic. Urakeka itangazamakuru rimuvuga iki ku bantu warashe? Abongereza bashwica. Itangazamakuru riraza gutangaza ibyo dushaka ko ritangaza. Itangazamakuru igomba kwandika ko kuba twishe bari abantu ari igikorwa cyiza twakoze. Wumva Abongereza ukuntu bakoraga bavuye kwica Abahinde, baravuga ati itangazamakuru rigomba gutangaza ko twakoze igikorwa cyiza cy'ubutwari. Ibyo binyamakuru, ibyo mwari mwanditse byose nibize gusohoka. Bahise baza ku bitangazamakuru byari byanditse ko Abahinde barashwe n'Abongereza. Ibyo bitangazamakuru byose binyamakuru barabitwika. Buri bitangazamakuru rishobora guteza ikibazo gikomeye cyane, niyo mpamvu ugomba kurikontorora rigatangaza ibyo wowe ushaka. Bahise baza gutwika ibinyamakuru byose byavuga ko Abongereza ari abagome. Guhera uyu munsi ibitangazamakuru byose bigomba guhuriza ku nkuru imwe. Muraza kwandika ko abantu twarashe bari ibyihebe. Wumve kandi barashe abantu bari kwigaragambya barimo n'abana, none ngo bavuge ngo abantu barashwe ngo bari ibyihebe. Nawe yaje gusoma inkuru ko harashwe ibyihebe. Ba bantu bose bari bishwe n'abantu benshi cyane. Dore ahantu babazanye amarimbi naho batwikira abantu huzuye. Iyo mirambo mushaka kandi mujya kwijugunya, muyijugunye mu marigori, muyijugunye mu miferege amazi ayimanukane. Nyagasani wa mwana, dore imirambo batangiye kuyijugunya. Iyi ni inkuru y'ibintu bya nyabyo byabaye. Dore imirambo ngo barayinaga ni umugezi umeze nka Nyabarongo uba mu Buhinde. लेकिन कुछ सर्वाइवर और उनकी फैमिलीज अभी भी चुप नहीं हो रहे. Umva nubwo bari abantu twabishe, ariko bamwe mu miryango y'abapfuye banze gusubira inyuma, bakomeje kwigaragambya. Survivors को मुआवजे के तौर पर कुछ पैसे abarokotse hariya hantu, ndetse nanone ngo n'abandi n'abandi ngo bafite imiryango yabo yapfiriyemo hariya mubaha amafaranga baceceke batazavuga ukuri. बनाओ जिस Mubaha amafaranga, मुंह बंद कर दे. baje kubaha amafaranga bandike raporo ko nta kibazo bafite. होने की बहुत जरूरत है. इस काम के लिए उस वफादार शंकर नायर से Iki kintu kandi tugomba kugishyiramo umunyamategeko witwa Sankaran Nair kugira ngo atuburanire kuri kino kirego kitazadukurikirana. Sankaran Nair babimushyizemo. Bebe जनरल डायर पे तरह-तरह के इल्जाम. ni ibirego byinshi biri kuregwa General Daya. सब पूरी ईमानदारी से इस घटना को इन्वेस्टिगेट करें ताकि Kandi uyu musirikare wacu ararengana. एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी जस्टिस Ubuyobozi bw'Ubwongereza bwahisemo kubinyuza mu butabera. Icyo gihe uriya mujenerali wari warashe abantu batangiye kumujyana mu butabera ngo ajye kuburana. Yararizwe. Bagomba gushaka umunyamategeko umuburanira, dore n'uyu nguyu.
Sasu yaje hano ageze hano abona hari umwana ufite icyapa kimanitse, ni wa mwana ufite abe bapfuye, afite ikintu cy'igishushanyo kiri abapfuye. Dore abaje kurega, abantu babyukiraga hano baje kurega. Wibuke baravuze ati imiryango yabo yapfuye, abemera mu baha amafaranga. रिपोर्ट के हिसाब से 13 अप्रैल को 2332 राउंड्स फायर हुए जिसमें 1650 टेररिस्ट abapfuye n'abagizi banabi cyangwa se n'ibyeyi bagera ku 1650. गोलियां चलाई तो हमारे कितने सोल्जर्स मारे? None se bari bafite imbunda ko mwabarashira? Abo mwarashe bari bafite imbunda ko muvuga ngo n'ibyebe? Oya, nta mbunda bari bafite. That's strange. Biratangaje. What do you think of it, sir? Urabitekereza iki? Now, all I'm thinking is, icyo ntekereza muri kano kanya ni what's for lunch? turarya iki saa sita, nicyo ndi gutekereza. Sasu yatangiye kubona ko birimo ikibazo, yari yarashyizwe muri komite y'abayobozi b'abongereza b'abanyamategeko. Baramubwira ngo ni ibyebe byarashwe, ariko akabaza ati byari bifite imbunda, ati wapi? Fata marupime. None se ibi bintu dusinyiye handitseho ngo iyi ni imiryango y'ababo bapfuye. Mukecuru sohoka we. Take it easy. Musirikare kuri gusunika umugore buritse. Kamwiteho. Mwana wa hano bari kugusaba ngo utereho igikumwe baguha amarupi 25 ugende. Batangiye kubaho udufaranga duke kugira ngo basinye. Hari n'abatazi gusoma bari gupfa gusinya kuko hari kera. None se mwana wa hano handitse ngo ikidasinyira ibintu ntanazi ibyo ari byo. Handitseho ngo guverinoma y'Ubwongereza iguhaye impozamarira y'amarupi 25 kubwo kuba warabuze uwawe warashwe, ndetse ko utazigera na rimwe urega ubwami bw'Ubwongereza. Ati ndetse hano handitse ko nta kibazo cyo kuregera abawe bapfuye uzigera ugira. Bivuze ngo bano bantu ibintu bari kubasinyisha benshi nta nubwo bazi gusoma, bari kubasinyisha babo bakabona babahaye inzandiko n'amafaranga ngo ni impozamarira ntibamenye ibyo ari byo. Kumbe bameze nk'aho bari bukugurisha uburenganzira kuba bavuga ngo abanjye bapfuye nta kibazo mbifiteho rwose, nta n'uwo nzigera ndega. Umukecuru rero abyumvisha arumirwa. Kumbe nari meze nk'aho ngurishije abanjye bapfuye, ababishe mbazi. Uyakimara gusobanurira abantu ibyanditse ku nzandiko nawe bivuze atabizi, abaturage basubiye inyuma. Uyarikanga. Kumba abaturage bari hano bose ntago bari bazi impamvu bari kubaha amafaranga, ntago bari bayizi. Nukubazibisha bababwira ngo abanyu bapfuye mu caceke. Uyu byahise bituma agira amatsiko, iyi leta mburanira yatangiye kureba raporo iravuga ko abapfuye bagera ku 1600, ariko nanone General Daya wari uyoboye abasirikare barashe akavuga ko bapfuye abantu 1300. Bivuze ngo imibare bari kuyigabanya. Gute turi guhisha imibare y'abapfuye ba nyabo? Yaje kubaza uyu kuki muri guhisha imibare y'abapfuye kandi mumbwira ngo mbaburanire? Ndaza kubaza guverineri. Compensation बढ़ा देते हैं victims की खुशी. Ariko abagize ibyago turi kubaha amafaranga y'impozamarira wana ni baceceke. Victims see a terrorist. Utangiye kuvuga ngo abagize ibyago mbere mwarabitaga ngo ni ibyihebe. Mr. Nair क्या फर्क? Mr. Nair icyo naga ari ingenzi. Icy'ingenzi ni परिवार वालों को nuko ubwami buri guha impozamarira imiryango y'abapfuye wana. But in hospital records का क्या? Bira bivuga kwa muganga se raporo yabo. Utangiye kurega General Daya se. सवाल भी शिकायत लग रहे हैं then so be it. Nimba kubaza byitwa kurega ubifata uko bishaka. And what you trying to imply? Telefone irasona. Uyu nawe atangiye kugira amatsiko, atangiye kumva baramubeshye ibyo. General Daya yarashe kukureba. जानी सारा है आज. हाँ सर, पर मैंने उनको रोक के रखा है. Nari mubwiye ngo abari hanze. Oya. आज उसे अंदर. Mureke yinjire. General Daya wa undi warashe abantu. काम तो बन गया. Icyifuzo cyawe rero kigiye gukemuka. General Daya arinjiye ubimwibarize. Good afternoon General. Mugora mwiza General. Dore General injira. General Daya. General bari umuntu urenze. Mumeze mute nta nubwo yasuhuza uyu. Muraho. Sir Sankar Nair. Wiba mwita Sankara Nair. Muraho. Please sit gentlemen. Mwicare ni General. Thank you. Murakoze. जानी सर. Ni sal. Kumbe arundi winjiye. Umusore ufite ibikomere yarebanye na Generali, umusore w'umuhinde. Uyu ni Jan Nasar, azano buri munsi ngabashe kukurega General. Harya warwanye muri bato ya 36 sha? शिकायतें लिख के लाए हैं आप? Wanditse se ikirego uri kundega sha? Warwanye mu gisirikare cyanjye none uri kundega? Yego, urwandiko rwo kukurega nzaruha guverineri ruzane ruhengewe sinjye uri kurega. Jani Sar rumuherega nubwo ari njye waruje kumuregera ariko mumpe rumuhe. Umusore ngaje kurega uyu mujenerali atanga urwandiko kuri filime. Kirego cye bayita bagica. Kirego cye baragica. Iyi filime.
kiri gukibara gica uyareba aravuga ati ibi ni ibiki bamushyize mu myanya कहते दूर हो गई ikirego cyawe wakibonye happy na urishimye se ko tucyakiriye watanze ngo ikirego bugger off sohoka hano wanzerereze uraza kurega general kigoryiwe मिस्टर नायर Mr. Nair भी तो काफी शिकायत nawe ariko ngo hari ikirego wari ufite byo kubaza byinshi ngo umubare w'abapfuye ngo generali ngo yarawuhishe nibyo yabazaga uracyashaka kubaza oya yahise abona ibyo bakoreye abandi araceceka uriya ni generali w'ubwongereza sasu yasohotse mu nteko hari icyo yabonye ni Sankarani Nair aza hano सर nyakubahwa ये कौन है? uriya ninde सर पता नहीं पागल ni akana kisariye kari aho सारे लोग यहाँ मुआवजा ले रहे हैं mu gihe abandi bose bari guhabwa impozamarira abandi baturage babuze abo bari kubaha impozamarira we yanze guhabwa impozamarira ahubwo buri munsi ashushanya ibintu bimeze nk'itangaza nk'ibinyamakuru uyu musore sasa uyu mwana wa mwana wabuze mama we na mushiki we ngo buri munsi ngo azana ikinyamakuru gishya mbega arashushanya ikinyamakuru akakizana hano वॉइसरॉय कमीशन में एक हिंदुस्तानी तो है avuga ngo byibura hari umuntu umwe mu bahinde uzamwumva ushyira mu gaciro akamenya ukuri kw'ibyabereye Jailawani hamwe abantu bapfiriye इसका कोई सगा था जलियांवाला बाग में? nawe yabuze aba mu muryango wese yego और छोटी बहन yabuze mama we na murumuna na mushiki we muto umusore abyutse ngo ahora aza kwigaragambya avuga ati byibura ntiyazabura umuntu unyumva muzima yarongeye amanika ikinyamakuru ngo aba yashushanyije agaragaza ibyabereye hari ahantu ukuntu abantu baguye mu migezi ukuntu abantu bapfuye yari ahibereye abavuga ati yarigenza abona umuntu muzima unyumva mu gihe abandi ngo bagiye gufata impozamarira we yanze kujya gufata impozamarira akomeza kwigaragambya urebe filime barakwereka muri iryo joro madamu yaje kuryama mu gihe nyakwa bamwise ngo ni titira yahawe n'abongereza umugore we babana mu nzu nawe ahita yitwa Lady yaje arabitekereza ariko iyi guverinoma ndi gukorera y'abongereza ko nabonye ifite uburiganya bwinshi amategeko bari kuyica ikirego bari kumbwira mbaburanire umugabo yabitekerejeho mu gitondo ayitaza hano ni umunyamategeko w'umuhanga ku buryo ubwongereza bwamuti yaje kureba wa mwana uhora wigaragambya njyewe ndakuzuriwe icara umwana yise amuha karibu ni umunyamategeko nawe utamuzi mu gihugu ni uwa mbere bamwita abona umwana iki ni ikinyamakuru ejo uzasohora se yego ejo ni ku cyumweru ibiro biba bifunze buri munsi ikinyamakuru kigomba gusohoka ukuri kuzajya hanze gute Mr. Punjab ufite igitangazamakuru cyawe uzi gushushanya uri umuhanga pe akana ko karashushanya kakajya kumera nk'aho kari kugaragaza ibyabereye hari itangazamakuru ryanze kuvuga rindi we yahise akora ikinyamakuru cyo kubishushanya ariko ni ikinyamakuru kitagera kure kuko niwe wenyine uba ukisomera anacyereka abantu badashaka kukireba kwigaragambya gutya ntawe bizakugeza jya ku ishuri ujye kwiga mfite ishuri ushobora kujyamo ukajya kwiga icyongereza bikamarira ikize nkiga ubugeni nkiga inkuru nkiga kuvuga imivugo ibyo ngibyo ntabwo ari byo biyobora igihugu kwiga ubuvanganzo imivugo ngo n'ibiki ngo n'ubugeni ibyo ngibyo mbega kwiga itangazamakuru ibyo ngibyo ururimi n'ubuvanganzo ntabwo ibyo ngibyo ari byo biyobora igihugu amazina yanjye banyita Parigati Singh Professor Kirpal Singh wafungishije ni papa wanjye wa mugabo yabeshye ngo ni ikibi बैसाखी का बहुत इंतजार रहता है सर लेकिन इस साल की बैसाखी कुछ अलग थी buri mwaka tuba dutegereje umunsi w'ibirori byacu ariko ibirori byacu uyu mwaka byabaye bibi nta byabaye माऊजी जेल में थे papa wanjye ari muri gereza waramufunze मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी तो papa wanjye nari mukumbuye cyane बीजू ने मुझे ये नई कमीज ला कर दी mama wanjye angurira kano kantu ko kwambara agashati k'ubururu niko mama yanguriye papa yajyaga avuga iteka ngo yizera ko umunsi umwe njyewe na mushiki wanjye muto tuzigera duhumeka umwuka w'ubuhinde bufite kwishyura ukizana nicyo cyari icyifuzo cya papa wanjye ko umunsi umwe njye na mushiki wanjye twazahumeka umwuka w'igihugu gifite kwishyura ukizana kitakoronijwe nibyo gusa papa yifuzaga ni wa mugabo no mu by'amategeko yashinjaga afungwa उसी दुआ को पहनकर निकला था मैं उस रोज
nanjye uwo munsi njya kwigaragambya numvaga ko tugiye kwigaragambya kugira ngo ubuhinde buzabone kwishyira ukizana, njye na mushiki wanjye tugahumeka umwuka wo mu gihugu gifite kwishyira ukizana. अपनी बीजी और अपनी बहन के साथ njye na mama na mushiki wanjye twagiye kwigaragambya अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। tugira ngo tuzamure ijwi ryacu twamagana abongereza, अगर जुल्म करने वाले अंग्रेज गलत kubera ko abongereza ibyo badukorera ni bibi cyane, तो जुल्म सहकर आवाज ना उठाने वाले ariko noneho ababi cyane ni ba bahinde baceceka bagakorerwa akarengane bagaceceka ntibigaragambye, nibo babi. गलत है। Yeah? मिस्टर नायर, Mr. Nayer, I don't think I will ever go to the school of iryo shuri ryawe utekereza ko ushaka kunjyanamo ngo njye kwiga icyongereza n'ubuvanganzo ngo mbe umuhanga nkamwe, ntabwo nshaka kujya kuryigamo. you belong to. Ni wewe ukwiye kujya kuryigamo. Wumve umwana niyo magambo avuga. Ishuri nzajya kwigamo nkabona ukuri ngaceceka, nkabona abantu barengana ngaceceka, ahubwo nkarushaho kubakandamiza ngo ndi umunyamashuri, nkabajyana mu mategeko nkababeshyera ngo ndi umunyamashuri. Iryo shuri ryanyu ubwo bwenge bwanyu mu mugumane, sinshaka kujya kubyiga. Uno mugabo yarababaye, umwana aramucyuriye ati ni wewe ukwiye kujya kwiga ibyo bintu, wowe ujya kwiga amategeko yo kurenganura abantu, ahubwo ukarushaho kubarenganya, ukabona abarengana ugaceceka. Niyo magambo umwana mbega asa nkaho yamubwiye ati nimba ari ayo mashuri mujya kwiga y'ubugome sinshaka kuyiga. Nureba neza abanyamategeko benshi bari aha hanze nibyo bakora, ni ukujya kwiga amategeko bazi ngo bazarenganura abantu, kumbi inda nini ikahita ibatanga imbere bagatangira kujya bashinja abantu ibinyoma no kubunanira abantu amahugu. Nibo banyamategeko bari hano hanze ku isi, n'abandi bake beza ntabwo ari bose. Uyu mugabo yaje hano kurya biramunanira, ni umunyamategeko, akana gato kamubwiye ataho kugira ngo nzige mbikira ikirura nkawe, ayo mashuri muzayagumane. Yaraje kurya biramunanira, kandi bamuzamuye mu nzego asigaye asangira n'abongereza. Ni umuhinde wazamuwe n'abongereza kubera ubwenge afite. Bari hano bari kuganira n'abazungu. Barely a bullet was wasted. Amasasu rwose uriya munsi ngo ntago yangiritse pe, twayarashishije neza. Yarumvishe ibaze kwicarana n'abongereza ukajya umva bari kuganira ukuntu barashe bene wanyu. Ladies and gentlemen, bagore namwe bagabo, I'd like to raise a toast. reka uyu munsi tunywemo Vice Commission. ku bwa Viceroy Commission. Urebe umugabo ntago yishimye, baramuzamuye mu nziga ahita asohoka. Imana irinde umwami, Imana irinde umwami. Umugabo arasohotse, umugabo arasohotse, umugore we yasigaye hano. Imana itabara umwami, Imana irinde umwami. Yaje muri toilette baramubuza, ntago wakwinjira muri izi toilette. We nanjye ndi umwe mu bagize komisiyo ya Viceroy y'abongereza, baranzamuye ubu nanjye ndi umwe mu bazungu. Wowe waba uri we wese, ngiye bambujije ko hari umuntu wakwinjira hano. General Avayo Daya, Mr. Daya, wabyizera wana? Banze ko ninjira muri toilette. I don't wish to seem. Wenda sinshaka kukugaragariza ko nta mutima ngira, ariko ntago uzi gusoma. Kumbe hano haranditse ngo ayo niyo mategeko, ayo niyo mategeko. Nubwo waba uri umunyamategeko ariko uracyari umuhinde. Ngo bakwise Sankarane na Yiri, ngo nawe urumva warazamutse. Amategeko aracyakorera nk'areba abandi bahinde bose. Kuri toilette z'abazungu icyo gihe bajyaga gukoloniza igihugu abongereza, bandikaga ku byapa ngo imbwa n'abahinde ntabwo bemerewe kwinjira ahantu abazungu bari. Ibyo bintu byabaga byanditse ahantu. Uyu mugabo yarabibonye, agiye muri toilette asanga kuri toilette z'abazungu handitseho ngo imbwa n'abahinde ntabwo bemerewe kwinjira muri izo toilette z'abazungu. Ibyo ngibyo ahantu hose abazungu bakolonizaga barabyandikaga, hoteli zihenze, ahantu hahenze ihagazeho amatoilette ihagazeho n'ibindi byose byiyubashye bandikagaho ngo nimba ubwo ngubwo ari abanyarwanda, babyandikaga ati abanyarwanda n'imbwa ntabwo bemerewe kwinjira hano hantu, hinjira abazungu baje kubakoloniza gusa. Yari azi ko yazamuwe mu nzego ngarisa. Yarahindukiye abona madamu we yamurebaga. Urebe filime uhise yinjira. Nyagasani ahindukiye bamubwiye gutyo, yasanze umugore we yamurebaga. Ibaze kujya kuri wese bakakubwira ati imbwa n'abahinde ntabwo binjira hano, umugore wawe yumva. Nyagasani ubusebye, kuko ubwo urumva bavuze ngo ibyo bintu uko ari bibiri ni ikintu kimwe. Rega imbwa n'abahinde ubwo ni agatebo kamwe, muri bamwe ntabwo mwinjira. Bano baje gusinya amategeko avuga ko inama yarateranye, abanyamategeko bose bemeza ko generali icyaha kitamuhama. Generali bose bemeje ko icyaha kitamuhama, ubwo ni ukuhita agirwa umwere ko ba bantu yarashe nta cyaha yakoze, yari ari kurasa ibyihebe.
क्योंकि अगर जुल्म करने वाले अंग्रेज गलत है atabongereza nimba badukorera ibintu bibi abahinde mu gaceceka nimwe babi भी ज्यादा गलत है gutabahi abongereza badukorera ibintu bibi nabagome pe ariko abahinde babona abongereza bari kudukorera ibintu bibi mu gaceceka nimwe babikurusha babandi badukoreye ibyo buriya niko bigenda koko iyo umuntu abonye umuntu ari kwica undi wowe wishe umuntu aba ari umugome ariko wawe wabibonye agaceceka niwe uba uri umugome kurusha umwe wishe umuntu kubera iki uba umeze nk'aho uvuze ati reka mbiceceke mubikira akabanga azabone nuko yica n'abandi benshi cyane uba ushyigikiye ko uwo muntu azamara abantu niwe uba uri mubi kurusha uwo sasa yatangiye kwibuka amagambo umwana yamubwiye ati nimba abongereza batugirira nabi mwe abahinde bakomeye mukabibona mu gaceceka nimwe babikurusha abongereza batugiriye nabi inama yateranye abanyamategeko bakomeye mu gihugu bemeza ko bari gusinya ko generali icyaha kitamuhama uyu yahise aza hano nawe arandika randitse we yanditse ko icyaha generali kimuhama turashize yanditse ko generali icyaha kimuhama umugabo amaze guhinduka umugabo yahindutse abazungu baza kureba uyu si twe twamwiyitiye sa uyu si twe twamuzamuye tukamugira umwe muri twe barumiwe Commission care members, inama General Daya twemeje ko icyaha kitamuhama ariko wizamura akaboko uvuga ko wanditse ko icyaha kimuhama ceceka icecekere wisara akazi kawe hano wahamagariwe karangiye sohoka sa Sankarani Nayiri bamwibutsa ko yitwa sa Nyagasani ubundi ijwi rye ryonyine ryari rihagije kuri ya mugabo yajya mu rukiko ariko ntagagiyeyo yaje ababaye aniganwa ijambo arabonye ko hano hantu nta mategeko akora harebye hano yabonye wa mwana ataje kwigaragambya wa mwana wajya guza kwigaragambya yagiye ntawabonye baramuzamuye sigaye yambara nk'abazungu nta cyambara imyenda y'umuco w'iwabo icyo nicyo Gandhi yabaga ari kurwanira icyo gihe ababwira ati mujye mwambara imyenda y'iwanyu mugende mu modoka yakorewe iwanyu mwamagana ibintu by'abongereza ariko abahinde babaga baramaze kugurwa nk'aba ngaba bambaraga nk'abongereza bakumva nabo n'abasirimu cyane ariko ugenda yaciye kuri ba baturage buzuye hano yasanze ba baturage bose buzuye hano abaturage bari kunyagirwa muri make bafite agahinda avayo urebe filime yaje hano abaturage bari kunyagirwa urebe filime witonze yaje hano yinjira hano yageze hano mu rugo rwa kakana ukabaga asanga wa mwana yapfuye wa mwana wamubwije ukuri Nyagasani yasanze wa mwana yapfuye raporo ziri gukorwa abaturage bumiwe uyu mwana yari amaze iminsi yigaragambya yamagana leta y'abongereza ni umwana wari ufite amagambo akomeye papa wari muri gereza ziragushaka guharanira uburenganzira bw'abahinde uyu niwe watumye afungwa papa we umwana ufite imyumvire ya kigabo nawe baramwishe kano kana yatangiye kwibuka ukuntu kabaga kari gushushanya umwana aramubwira ati ayo mashuri mujya kwiga mwamara kuyaminuza agatuma muba abagome no guhohotera abantu badafite ubumenyi no kutavugira abarengana ati ayo mashuri yanyu sinzayiga muzayigumanire Nyagasani umugabo yasohotse ababaye hano hari umukobwa wamubonye aramwitegereza katurore mucunguzi wanjye wagiye he niko indirimbo ivuga umugabo yarababaye abona ko bino bintu birimo ikibazo gikomeye bamwita Akshay Kumar katurore ibyo byarabaye tugaruka bategera gari ya moshi we na madamu bahise bazinga utwangushye madamu twigendere sinzi aho bagiye we na madamu Mr. Nayir uzahunga kugeza ryari hari umuntu wamuhagaritse n'umukobwa banyita Diligent Girl nakuze ngufana ari weho umunyamategeko mfatiraho icyitegererezo nahanganye na famiye yanjye nuruka mu cyaro muri Jarandari ndababwira ngo nanjye nzaba umunyamategeko mba umuhanga mere nkawe mvuga weho Nayir njya kwiga amategeko gusa uyu munsi urantengushye wari uri muri komisiyo ya Viceroy ukuri urakuzi
gute wasinye isi yose ikeneye kumenya ibyabereye Jallianwala Bagh hamwe barasiye abantu tugomba kurwana tukagaragaza ukuri umva guhangana na famiye yawe ngo ugiye kwiga amategeko no guhangana n'ubwami bw'abongereza ni ibintu bibiri bitandukanye muko nta muntu uhangana na leta umwana w'imyaka 13 yahanganye na leta y'abongereza arinda bipfiramo none weho ngo wize amategeko ufite impamyabumenyi mukuru ngo urenze ngo uri umunyamategeko ntago warwanira ukuri akana k'imyaka 13 karwaniye ukuri karabipfira we wize amategeko ngo ntiwabikora umbabarire mfite kugenda sha nta muntu uhangana na leta wamubonye umugore yumvaga ese ubundi wigeze ugera hapfiriye abantu muri Jallianwala Bagh wigeze uhagera Jallianwala ngiye narahageze hapfiriye abantu hashize amezi n'abantu bapfuye ibikuta byaho hantu biracyuzuye imyobo y'amasasu n'amaraso y'abahapfiriye iyo wegereye ibyo bikuta barasiye abantu wumva amajwi akongorera y'abantu bapfuye urabizi nyakubahwa iyo ugeze imbere y'ibyo bikuta weho uraceceka ibyo bikuta bikavuga bikakubwira akarengane byakorewe cyangwa se ibyo byabonye ugahita utangira kwibaza ngo ubundi ninde wapfiriye hano ngo iyo ugeze yari ahantu harasiwe abantu ngo ibikuta bikubwira akarengane n'ibyo byabonye byakorewe aho ugahita utangira kwibaza ngo ninde wapfuye dore igitangazamakuru cya nyuma cyashushanyijwe n'uriya mwana wapfuye gifate ukijyana ugenda ugisoma ugenda ureba ibyo uriya mwana yari yashushanyije noneho ukuri kwa nyako kunini urakuzi nuko nta muntu n'umwe uzigera umenya k'ibihumbi n'ibihumbi byapfuye byishwe na General Dyer uriya mwana mutonya ikintu ukwiye kumenya ibihumbi by'abantu byapfuye byishwe na General Dyer ariko uno mwana mutonya we yapfuye kubera weho wari uzi ukuri kose umwana yakukubwiye urupfu rw'uriya mwana sinzatuma rugenda gutyo gusa nzamuburanira ni umukobwa bahuye w'umunyamategeko kumwuka urufa n'umuntu ngo ni umuburanyi mwiza n'umunyamategeko mwiza ukaza kubona nawe aratinya arabogama ngo kariya kana kagahungu kapfuye kubera weho mwari mwarabonanye yari yarakubwiye ukuri kose bwarakeye hashize iminsi myinshi tari myinshi mike nanjye mba nkabije barandika ngo iminsi mike ngahita avuga ngo iminsi myinshi ntakabyasa kwerekana wari wazanye ikirego Dirijiti Jiri n'uyu mukobwa umukobwa aje gutanga ikirego ibi ni ibiki hari umuntu watanze ikirego ngo ushaka kukurega ari kurega guverinoma y'abongereza nyine kuko niba yaratumye generali ariko njye reka mbabwire buri gihe gukomeza kwamagana ibirego bya generali ngo ntibigere mu rukiko ni ikosa इसमें परेशान होने की क्या बात nta mpamvu yo guhangayika Judge McCarthy uriya mucamanza ni inyangamugayo ni umuntu ushyira mu gaciro kino kirega ashobora kugikuza ubundi no mwavukana uwahe uri kuturega ntawe umwitayeho ni umugore uri kuturega abagore uko ubizi bazi ibintu byo kuburana urumva yarwanya ubwami bw'ubwongereza nta kimenyetso afite urabizi reka dupfe kwemera kino kirego kijye mu rukiko aho kugira ngo tugikumire kugira ngo anatsindirwe mu rukiko n'abandi bose batazongera kuzana ibintu byo kuturega aho kugira ngo tujye dukomeza dukumira ikirego kiri kurega generali kitageze mu rukiko ko byamera kose kino kirego nikijye mu rukiko oya ntago kigomba kujya mu rukiko wana ntago kigomba kujya mu rukiko babanje kuza hari ibintu bibanza kuba ariko bitari urukiko nyarukiko mbega batarajya kuburana mu mizi nicyo mvuga dore umukobwa uje kurega generali ariko jango niwe uje kundega ribo generali ukuntu muri heka abagore jamwa babaye intebe yo kwicaraho muyihagararaho niko generali yabwiye umugore babaye intebe yo kwicaraho muyihagararaho umukobwa afite ubwoba nicyo kirego menye cye cyambere agiye no kuburana umukobwa utamenyereye ibi bintu muhaguruka umucamanza arinjiye umucamanza w'icyamamara arinjiye baje muri bya bindi byo kubanza kureba nimba urubanza rufite agaciro kugira ngo barebe nimba rwaburanwa mu mizi cyangwa barutesha agaciro Your Honor, y'icyubahiro इससे पहले कि मैं शुरू करूं mbere yuko nangira kurega generali reka mbanze mbabwire ko mfite umwavoka wundi tugiye gufatanya
ugiye kumfasha muri urubanza. Bamwita Sankarani Nayiri. Mama we, bacyumva iryo zina barikanga. Wa munyamategeko Sankarani Nayiri barikanze. Generali yarasiga agiye gushinjwa n'umugore udashoboye. Iki gihe abagore baranabakandamizaga nta jambo bagiraga. Turi mu 1919. None ngo uyu mukobwa Sankarani Nayiri akifatiyemo. Bari babisuzuguye ngo dupfe kujya mu rukiko ngo tubirangirizeyo, batazi ko hari intare byihishe inyuma. Sankarani Nayiri bamwiyitiye none reka uzureba icyo abakorera. Yinjiye mu rukiko gutyo. Nakubwiye izi ni za filime z'abanyabwenge. Iyo ubwenge atari bwinshi ujya kwirebera bya bindi ngo barwanye ngo bakuranye amenyo. Umugabo yicara mu rukiko. Hano ni amashuri bari gukora. Bisaba kuba nawe warize ukareba iyi filime. Bebe, umugabo yinjiye mu rukiko aje kurega leta y'Ubwongereza. Niyo bahanganye. Kumbe reka bagusubiza inyuma gato turebe ko duheruka ateze gari ya moshi agiye byagenze bite. Cyagiye yinjiye muri gari ya moshi we na madamu bahunze bigendeye, bahunze ukuri. Ageze muri gari ya moshi yayisohotsemo byamwanze mu nda. Buriya ntabwo wakomeza ubona akarengane gakorerwa abantu uri umuntu ugira umutima ngo upfe kubyihanganira. Yaragarutse arakaye aca kuri wa mwavoka kazi. Gari ya moshi arayipandutse. Icyakurikiye ni iki? Yaje akora no ku ngozi ye. Icyo gihe bambaraga ingozi. Yahise azahana abantu bapfiriye. Yaje ahantu b'abantu bapfiriye. Ndagira ngo urebe filime urebe. Hamwe barasiye abantu yarahigereye. Ngo ubundi iyo hageze ngo ibikuta birakuganiriza byuzuye amaraso y'inzira karengane. Yarahageze ibikuta koko bitangira kumwereka ukuntu abantu babarashe. Tangira guca hano mu bana areba amaraso. Abantu ibihumbi n'ibihumbi bararashwe bakwiye imishwaro badafite imbunda. Buri muntu ufite imbunda kuza akakurasa we nayo ufite uwo muntu aba ari umugome. Basi yagiye aza mukajya mu ngumi. Barabarashe babita ibyihebe. Biba byoroshye ubuyobozi kugushyiraho ikintu. Girebya n'ukuntu abantu barwanye bari gucika birukanka basanga hari iminyururu. Umuntu ukurasa ntagusigire n'akanya ko kwirukira muhunga. Yarebye ukuntu amaraso y'abahinde bagenzi be yamenetse. Gahinda karamwica katurore. Yarabirebye inzugi zitangira kumubwira ati abantu bari gusunika bashaka gucika. Hano ngiyo hageze uraceceka. Inkuta ziri hano zikakubwira ibyahabereye. Ukahita utangira kwibaza ngo ninde wapfuye? Ni ngewe ucecetse uzukuri cyangwa wapfuye niba no kuko bapfuye? Yarendukiye kubitana na wa mukobwa hano. Nawe wumiwe. Uyu mukobwa niwe mugira inama yo kugera hapfiriye abantu. Yarebye anabona igikomo. Kahita umenya ko cyari nk'igikomo cy'umugabo cyangwa umugore utamenye uwo ari we. Yambaye igikomo cy'uwapfuye. Cyumwe mu bapfiriye hano yahise acyambara. Ibyo bisobanuye iki? Kabaye umwe n'abapfiriye. Ohereza telegaramu muri Jandagari. Ubwire famiye yawe kugiye kurega leta. Uyirega ko bakoze icyaha cya jenoside. Mama we, atandikira iwanyu bavuga ngo ntabwo waba umunyamategeko uri umukobwa. Babwire ko ugiye kuburana ikirego gikomeye urega leta y'Abongereza icyaha cya jenoside. Ko wanditse izina rimwe hano se tugomba kubigira ibanga kugira ngo batazabirwaye. Ntago babasha gutuma dukusanya ibimenyetso ahantu hose. Tugiye kubanza dushaka ibimenyetso, dukomange kuri buri muryango tumenye n'ibiki byabaye kugeza wa munsi abantu bapfiragaho. Babanje gukusanya ibimenyetso muri ba bantu bose. Ku itariki 13 bari bashizeho curfew ngo abantu hari amasaha batari buze kurenza bataragera mu rugo zabo. Iyi curfew se yashyizweho. Kobwa yakomeje kubaza amakuru y'ibyabaye uriya munsi. Ngo polisi yaravuze ko ngo hari hashyizweho ngo curfew ko hari amasaha abantu batagomba kurenza bari mu muhanda, ngo niyo mpamvu babise ibyihebe. Yaje kureba umupolisi icyo gihe wari uhari. N'ubu nta kimenyetso kizima dufite. Haracyarimo urujijo. Nta batangabuhamya bahari, nta foto. Ariko hari amashusho. Bazanye amashusho yashanyijwe n'umwana y'ibyahabereye. Urebe. Uza kureba no mashusho. N'umwana wagiye ubishushanya. Babona umunsi yari indege yari yahaciye. Ndashaka kumenya gahunda zose z'indege zagurutse uwo munsi.
ibyo biba bibitswe n'abasirikare. मिलिट्री में करप्ट ऑफिसर्स Mu gisirikare ntabwo waburamo umuntu urya ruswa akatubwira indege zagurutse iryo joro cyangwa se uramutse abantu bapfa zajyaga hehe. Bahise baza kureba barebe mu bitabo bamenye indege zagurutse uwo munsi zajyaga he. Uwo munsi hari abasirikare benshi, abenshi bari abahinde n'abongereza. Yego, abava Nepal n'abava muri Afghanistan. Urebe bakomeje gukusanya ibimenyetso bategura urubanza. Aha n'imbere gato yuko tujya mu rukiko badusubije inyuma. गोलियां क्यों चलवाई थी? General Daya tumenya impamvu yarashe abantu. Impamvu dore ngiyi. Impamvu General Daya yarashe abantu ni iyihe? Reka urubanza rutangire. Yarahaguruka. Nyiricyubahiro, ibyabaye ku itariki 13 z'ukwezi kwa kane ahitwa Jallianwala Bagh ni igikorwa cyari cyateguwe cyapanzwe cyo kugirira n'abantu. Ntago ari igikorwa cyo kuba leta cyangwa se abasirikare bari kwirwanaho ngo bahuye n'ibyebe bakarasana. Oya, ni akagambane. Iriya ni jenoside yakorewe inzirakarengane. Nyiricyubahiro, abari bari kwigaragambya Jallianwala Bagh ntago bari inzirakarengane, ni abantu bigaragambyaga bafite intwaro, ari abantu babi cyane. Ibaza ariko batangiye kuvuga ngo abantu bishwe ngo bari bafite intwaro. Muri urwo rwego aharasiwe abantu mu mirambo bahasanze imbunda zingahe mbere yo kuvuga ngo bari bafite intwaro. Bahasanze imbunda zingahe? Bariya ni abaturage basanzwe baje kwigaragambya nk'uko itegeko ribibemerera. Nimba koko ari abantu bakurikizaga amategeko, bagombaga gukurikiza amategeko yari yashyizweho na General Daya yo kuvuga ngo hari amasaha abantu batagomba kuba bari hanze. Ayo masaha niyo bari kwigaragambiriza. Umva, iyo curfew bavuga cyangwa se ayo masaha bari bashyizeho ngo abantu bagomba kuba batari hanze ni igihuha. Abo bigaragambya babanje guca kuri polisi, ni iminota 6 ujyaho bigaragambiriza. Iyo baza kuba bari kurenga ku mategeko, polisi yari kubahagarika babwira ngo aya masaha ni aya curfew, ntabwo mwemerewe kuba muri hanze, musubire mu ngo zanyu. Ariko baciye kuri polisi irababona, ibona ko bari kwigaragambya byemewe n'amategeko, barabareka. Iyo curfew niyo kubeshya kugira ngo babite ibyihebe. Njyewe reka nzane noneho umuntu w'umutangabuhamya azabisobanurira. Muhamagare, bazana umutangabuhamya. कर्फ्यू ऐलान करने की जिम्मेदारी आपकी थी. Uyu ni umumotsi wo mu Buhinde. Mu Buhinde babita abamotsi, mu Rwanda nyine babita abantu batanga amatangazo, ariko mu Buhinde ngo babita abamotsi. Sinzi curfew wagombaga kuyitangaza kiri bube ryari. क्या जनरल डायर ने आपको General Daya दिया था कि आप अपनी जिम्मेदारी ना निभाएं? ना जी ना, बिल्कुल नहीं. General yari yakubwiye ngo utangaze curfew yego. Ku itariki 13 byagenze bite rero? General ndi kuri station ya polisi ndi gukora kuri raporo. तब ये 4 बजे करीब hagana nka saa 10 z'umugoroba हजारों हथियारबंद लोग mbona gurupe y'abantu bafite intwaro baciye kuri station ya polisi ari benshi. जी मैं सीधे गया अंदर. Nibwo nahise none umujya gufata ka mikoro ऐलान किया जी भाई कहां njya kubaza abo bantu bafite intwaro ngo murajya hehe ko muri kurenga ku masaha leta yashizeho ko saa 10 mwakagombye kuba muri mu ngo zanyu. Banga kunyumva, banze kukumva. Ahubwo bakuyeho imbunda n'inkota zabo batangira kuntera ubwoba, baravuga ati isi turayuzuza amaraso. Nibwo namenye ko iyo atari imyigaragambyo bitama amagararira abasirikare. Amagara abasirikare ndatabaza. No further questions, your honor. Nta kindi kibazo mbaza. Uyu ni umutangabuhamya ubeshyi. Nawe zana umutangabuhamya dore nguriya muko. enforcement मंगवाने का क्या प्रोटोकॉल? Ubundi amategeko yo guhamagara abasirikare utabaza ko ibintu byakomeye bica mu zihe nzira? Nkuko ubonye abantu bigaragambya bafite intwaro, ubigenza gute? Protokole ni yihe? Amategeko cyangwa se nzira munyuzamo ibintu ni izihe? आपको पहले डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है. Nubanza ukabwira superintendent wa polisi, फिर वो कलेक्ट्रेट ऑफिस से बात करके nawe akareba koko nimba ibyo bintu biteje ikibazo cyane, akaba yabona guhamagara ku buyobozi bw'abasirikare atabaza. Polisi ari uko yabanje kubinanira. Guta abasirikare bahise baza muri iki kibazo utabanje no kumenyesha abapolisi ko ariyo mategeko yagenwe. Abantu barigaragambya bafite intwaro, ugomba kubanza ukamenyesha polisi, polisi kabanza ikaza muri icyo kibazo, polisi byananira ikabona guhamagara umusada w'abasirikare. Kuki wahamagaye abasirikare nk'uko uvuze kandi urenze ku mategeko yagenwe yuko ugomba kubanza ukamenyesha superintendent wa polisi? Nyine ये पूरे प्रोसेस को बाईपास bivuze ngo warenze ku mategeko. की मांग भी Uhita ujya guhamagara abasirikare kuri headquarter, by'umwihariko guhamagara generali, utanahamagaye umusirikare wundi usanzwe. Urenga inzego za polisi, urenga abafite amaranka abakapiteni n'abamajoro, ujya guhamagara generali w'igihugu ngo hari abantu bari kwigaragambya bafite imbunda. Ibyo bintu bibaho? Kuba simbutse inzego biratangaje. और हाँ ऐलान की बात Na iryo tangazo watanze स्पीकर पे ऐलान हुआ था.
ku itariki 13 z'ukwezi kwa kane umunsi abantu bapfa ntago ari weho watanze itangazo. Hari undi mugabo wari ufite akamikoro mu bahinde babita ngo nabamotse ariko natubita abantu batanga amatangazo. जबकि उस दिन कन्हैया लाल जी पटियाला के wewe uwo munsi uvuga ngo watanze itangazo ngo ari wowe ufite akamikoro ngo ubuza abo bantu kujya kwigaragambya wari wagiye kureba ikinamico no kureba ahantu bavuga imivugo icyo gihe nibyo barebaga. ये कहा जा सकता है कि siho wari uri जनरल डायर की एक साजिश थी cyangwa nabyo byari byateguye na General Dayani ko yari yakubwiye ngo bigenze. वाला बाग में आ सके. uratekereza iki? arya indimi abeshya urukiko yavuze ko ari we watanze itangazo si nawe waritanze. shayo umutangabuhamya tumutesheje agaciro ntagende kigo ryuza kubeshya urukiko. मिस्टर नायर के पास ना तो कोई सबूत है ना कोई ariko nubwo wenda uriya mutangabuhamya ateshejwe agaciro ariko n'uyu Mr Nayiri nta kimenyetso afite nta n'umutangabuhamya ni ukuvuga ibintu gusa. चलिए एक फैक्ट पूछ. okay reka noneho nkuzanira ibimenyetso. डायर के पास हजारों सिपाहियों की सिख इन्फेंट्री मौजूद थी. umva uyu mujenerali afite abasirikare benshi cyane b'abasiki तो उन्होंने bajya kurwana ku rugamba aribo bahaye itegeko. kubera iki kuri inshuro yahamagaye abasirikare batari abo mu buhinde ba nyabo yahamagaye abasirikare b'abagurika n'ababaruci. muri make generali yahamagaye abasirikare batari mu bwoko bw'abasiki kuko abantu bari kwigaragambya bari mu bwoko bw'abasiki cyangwa se imyemerere yabo y'abasiki babandi bambara ibitambaro mu mutwe mujye mubabona b'abahinde. kuki generali atazanye abasirikare nk'abo ngabo ngo baze guhagarika iyo myigaragambyo iri gukorwa n'abo bahuje imyemerere akajya kuzana ahubwo ba basirikare basanzwe bafitanye urwango n'ubwo bwoko cyangwa se niyo myemerere ngaba aribo baza ku rugamba. reba telegaramu yohereje ku itariki 10 ategura ibyo bintu. ese no kubera ko yarazi ko abasiki batarasa bagenzi babo ariyo mpamvu yanze kubazana akajya kuzana ahubwo abanzi b'ubwo bwoko kugira ngo aribo babarasa mu gisirikare. generali bumva ni ibintu yari yarateguye ni hano batangira gushinja icyaha cya genocide niko n'umugabo yavuze. bari kumva ko generali yabiteguye ku itariki 10 yatanze telegrame ahamagaza abasirikare basanzwe banga ya myemerere bari kwigaragambya barabigaragambya bita abasiki kugira ngo baze babarase. wewe ukwiye kwitonda mbere yuko utangira kurega unity ya gisirikare ikora kinyamwuga. sawa ibyo reka tubyemere. iki ni igitabo cya gisirikare ku itariki 13 indege yaragurutse mu kirere aho abantu bari kwigaragambiriza imaze kuzenguruka irebye abigaragambye irongera irakata isubira ku cyicaro ahagana saa 11 z'umugoroba. hashize iminota 30 nibwo generali yazaga. kubera iki iyo ndege mbega imeze nkaho yari ije kuneka ikabona ko abigaragambye bahageze bakahita babwira generali ngo azabarasa. ndakeka Mr Dayar agukeneye aramwongorera. वो एयरक्राफ्ट एक एयरफोर्स ऑफिसर को अमृतसर से जलंधर ट्रांसफर. umva iriya ndege bari bayohereje muri Amritsar kandi bigomba guca Jarandari hari abigaragambyaga bari sawa. ngaho mbwira kubera iki gisirikare cy'ikinyamwuga gikora misiyo mu ibanga ntikizandike iyo misiyo general akubwiye ngo indege yari yoherejweho kuki batayanditse mu gitabo. kubera iki batayanditse mu gitabo. operasiyo zose mu gisirikare kirwanira mu kirere buri ndege ihagurutse n'aho igiye birandikwa n'amasaha ihagurukiye n'amasaha iparikiye. kuki kuri uyu munsi mutabyanditse? ni misiyo generali yikoreye mu ibanga. byanditse he? kubera ko generali yatumye indege mu buryo butemewe n'amategeko yahagurukije indege igenda mu buryo butemewe n'amategeko kugira ngo ijye kureba imbaga n'ubwinshi bw'abantu bari hariya ibaneke ya ndege yabanje kuhaca kugira ngo aze noneho abarase. kuba indege yagenda igakata bigiye kuba ikibazo. ibihumbi n'ibihumbi agize byateraniye ahantu batangira gutera ubwoba igihugu bafite n'intwaro. bari bafite intwaro icyo gihe. bari bafite intwaro. reba intwaro bari bafite ni iyi kwandika igitangazamakuru gusa. intwaro yabo bari bafite nuko bavugisha ukuri mu itangazamakuru. niyo ntwaro bari bafite. ku itariki 9 z'ukwezi kwa kane ndagira ngo wumve amagambo. hari habaye festivale muri Al-Mustar. abayisilamu icyo gihe bari bahari. icyo gihe abayisilamu abasiki abahindu b'abantu bose b'amoko yose atandukanye n'abasenga imana zitandukanye mu Buhinde basanzwe batumvikana uwo munsi bari bishyize hamwe
kugira ngo bamagane leta y'Ubuhinde ku itariki 9. Ndagira ngo wumve icyo kintu witonze, hano ngomba gufata pause. Uyu mugabo yatangiye gutanga ingingo ivuga ngo ku itariki 9 z'ukwezi kwa 4 abantu bose b'ubwoko butandukanye, abantu bose basengera mu madini atandukanye bo mu Buhinde bishyize hamwe bajya kwigaragambya bamagana leta y'Ubwongereza. Bamagana ya politike y'Abongereza ivuga ngo divide and rule, cyangwa se ngo tubatandukanye ubundi tubayobore. Baje kwigaragambya imbere y'amaso ya generali. Icyo gihe generali yabonye ko politike y'Abongereza itakoze yo kuvuga ngo abazungu niyo politike bagiraga, abantu tubacemo ibice ubundi tubone kubayobora. Ibi no mu Rwanda niko babigenje, baraje babacamo ibice, babanza kubereka ko hagati yanyu muri abanzi, hagati yanyu ngo yari ubu bwoko, noneho bo bakabayobora mubona ko aribo mukwiye kujya buri bwoko buhungiraho kubatabaza babwira ngo bari abantu bari kuturenganya, bari nyine bakabona uko babayobora neza hagati yanyu mutumvikana. Atari ko generali icyo gihe yagize ubwoba. Nibwo bwa mbere yari abonye abahindu n'abayisilamu n'abasiki n'abandi bose bishyize hamwe nta vangura bafite bari kurwanya umwanzi umwe ari we muzungu. हिंदू और मुसलमानों ने nibwo bwa mbere ibyo bintu byari bibaye mu mateka byakanze abazungu. Abazungu ikintu cya mbere kibatera ubwoba no kubona abo bakoronije yaba birabura yaba nabandi bahinde nk'aba ngaba nabo buriya si abazungu bishyize hamwe kugira ngo babarwanye. Buriya nimba ari ikintu cya mbere cyatera ubwoba umuzungu, aramutse abonye nk'abanyafurika mwashyize hamwe byamutera ubwoba, ariko abakibona muri ibigoryi kuko muhora musubiranamo aracyabafite. Ati rero yari yapanze gukora jenoside, akavuga ati bano bantu tubakorere jenoside, batangiye gushyira hamwe. How does this prove genocide? Bino se bisobanuye ko ari jenoside gute? Ndabigaragaza. Ku itariki 9 z'ukwezi kwa 4 niwo munsi baserebura. Ku itariki 10 abagurika bagaserebura. Icyo gihe nibwo yahamagaje abasirikare. Abaturage bari bamaze gutangaza ko ku itariki 13 bazajya Jallianwala bakigaragambya. Nibwo yatumye indege ngo ijye kubaneka, indege imaze kubaneka hashize iminota 30 generali yisagera n'abasirikare be yica abantu. Inzira karenganiza abasivili yaziminjiriyemo amasasu kuko yaramaze kubona ko Abahinde batangiye gushyira hamwe ngo barwanye umuzungu. Ibyo ndabyemera. Inzira karengani 1650 zarapfuye, ariko uwo niwo mubare watanzwe n'ubwami bw'Abongereza, ariko umubare wa nyawo wapfuye nta nubwo tuzigera tuwumenya. Hari imibare bahishe. Abapfuye ntabwo ari 1650 gusa, burya atabapfuye umubare wa nyawo nta nubwo tuzigera tuwumenya. Hari abanazwe mu mazi. Urabizi, dukurikije ukuntu tubonye iki kirego rero uru rubanza rugomba kujyanwa mu rukiko rukaburanwa mu mizi. Iki nicyo bashakaga. Uru rubanza hano turi ntabwo ari mu rukiko, niyo mpamvu na generali yari yemeye ko ruzanwa imbere y'umucamanza n'abandi bantu bakenya nyine kugira ngo barebe ko rwahabwa agaciro uru rubanza rukazajyanwa mu rukiko rukaburanwa mu mizi. None umucamanza yemeje ko urubanza rujyanwa kuburanwa mu mizi. Uru ni urubanza tuzaburana icyumweru gitaha rugo gushinja generali Daya jenoside tukarari bakimuhama. Urukiko rurasubitswe, turashize. Abanyamakuru bari bahari. Nyagasani, urukiko umusore araburanye baruha agaciro. Urubanza rwe ruzajyanwa mu rukiko. Mu rukiko rugiye kuburanwa mu mizi. Mu mizi rero ni hahandi bazanira ibimenyetso byose. Akana kariya yaramubyiye. Generali yikanzemo agiye kuburana mu mizi. Kwibutsa ibi bintu turi kureba ni ibintu bya nyabyo byabaye. Munyamategeko nuko yasohotse mu rukiko. Reka nze mbereke ahantu handitse ngo imbwa n'Abahinde ntago bahinjira. Yatangiye kujya hinjira bakavuga ati niweho waca Abahinde bagenzi be. Harya ngo imbwa n'Abahinde ntago binjira muri iyi misarane yanyu. Yahise ahinjira hasanga generali. Imbwa n'Abahinde ngo ntago binjira muri we suri Mariko. Yahise aza kuhanyara. We ntabwo ukwiye kuba uri hano muri iyi tuwarete. Ibaza ariko umukoroni yabaga ari umuntu urenze cyane ugomba kukwica mu mutwe kugira ngo wumve kuri hasi ku buryo wumva ko udakwiye no kujya muri tuwarete. Mwakoresha tuwarete imwe. Ntukajye wibagirwa ko ukiri umucakara w'ubwami bw'Abongereza. Aramureba, areba hasi. Ewe ko mbona ubwami bwanyu se ari butonya buri kugwa. Ni nko kumubwira ati nawe ubwawe ndebye hariya ndungurutse. Ahita yimanuki. Ubwami bwanyu ko mbona buri gutitira bugo. Bebe sohotse hano mu rukiko itangazamakuru bitangira kwandika ikirego gishinja ubwami bw'Abongereza na generali Daya. Abanyamakuru barafotora, burya abantu bacu barapfuye barashize we. An Indian lady lawyer
is your co-counsel? none se tubwire Nayiri gute aba n'abazungu bari kumubaza gute umuntu mufatanije mu rubanza ari umugore kwera iki gihe umugore nta jambo yagiraga ubu ararenze kuki utunguwe ese mu Bwongereza iwanyu nta bamikazi mugira kuba ndi umwamikazi ariyo mpamvu naje kuburana nganya डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने शंकरन नायर की ikirego cyemewe mu rukiko डायर और क्राउन के खिलाफ ikirego gishinja General Dyer n'ubwami bw'Ubwongereza चलते ये सवाल उठता है byatangiye guteza ikibazo gikomeye cyane ko General Dyer ari we mastermind uri inyuma y'ubwicanyi bwabereye Jallianwala के महलों तक भी पहुंच गया है Yagasani ibitangazamakuru byaragiye birandika byandika ukuntu Ubwongereza ari bubi Ubwongereza ngo bugiye kuregwa mu rukiko barababaye abamwise sa ikigori gitucite sa none gitangiye kuturega bagiye kubura n'umugabo uzi ubwenge uzi ikintu kibi kirenze guhangana na bosi wawe ni ukurakaza bosi none wa bosi wawe bino bintu byabananiye gute kubihagarika Nayiri tugomba kumukura mu nzira wasaze uyu uri kuvuga ngo ni sa Nayiri nawe ni indwanyi y'Ubwongereza kuko twamuhaye izina rya sa ni umwe mu bagize akanama ka Viceroy Council reba itangazamakuru ukuntu uri kumuvuga nta nubwo twemerewe kumukoraho uriya ntabwo ari umuturage w'Abahindu usanzwe uriya ni indwanyi y'Ubwongereza kuko twamugize umwe muri twe twaramuzamuye yabaye umwe muri twe hari uburyo rero bino bintu twabyikuramo ni ukumushakira undi muhanga mu rukiko tujye mu Bwongereza tuzana abavoka b'Abongereza barenze oya byahita bigaragara ko hari ikintu turi guhisha tugomba gushaka umwavoka w'umuhinde akaba ari we umuvuguruza abavoka b'Abahinde bose siko nabonye bari gukurikira inzira za Gandhi icyo gihe Gandhi yari ariho nawe ari kurwanya Ubwongereza muri iyi minsi uru rubanza ruba bino byose Gandhi yari ahari Abongereza bari bubi Gandhi nawe yari umwavoka yari umunyamategeko hari umwavoka umwe nzi uramubona ariko ni umumetisi urebye igice kimwe ni umuhinde ikindi gice ni umwongereza we nagavuga mu rukiko aratontoma nubwo muri iyi minsi ameze nabi atameze neza ariko ni umunyabwenge baje kumureba baje kwitabaza ubona aba yibereye mu kabari ari kunywa amayoga urebe ariko nzi uburyo twamuzanamo mu rukiko arimo zose ziri kuri iyi website muyirebe सुनाई की सेहत के लिए खराब होती है numvishe ko itabi ari ribi ku buzima kaninywera inkono y'itabi icyo byanyu wapi rebe ni umwavoka w'umusinzi ngo baje kureba w'umuhanga cyane खुद से कहा कि ये आदमी एक दिन हिंदुस्तान के सबसे मशहूर वकील je cyo nibwo navuze ngo niweho muhinde uzaba umwavoka w'icyamamare kurusha abandi आपकी उम्मीदों पे खरा उतर पाने mbabare rero kuba atari nge mwavoka wabaye icyamamare kurusha abandi mu Buhinde rebe ahubwo ugira umugoroba mwiza reka njye kwinywera rebe baje gushaka umwavoka w'umuhinde ngo bari uhangana na Nayiri Sankarani Nayiri mu rukiko Katorore शंकर नायर ब्रिटिश एम्पायर को कोर्ट में घसीट रहा है Sankarani Nayiri ari kuzana leta y'Ubwongereza mu rukiko amakuru wayumvisha si yahoze ari inshuti yawe harya Sankarani Nayiri इतना पुराना कि भूल सा गया हूं ni kera menya naranabyibagiwe आपका दोस्त तो बड़े-बड़े दावे कर रहा है कि आज तक एक केस भी नहीं आ रहा सच तो inshuti yawe Sankarani uravuga ngo nta rubanza aratsindwa ngo ararenze wabona ari ukuri कोर्ट में उसका मुकाबला nuko tutarahurira mu rukiko ngo mpangane nawe nkwereke Sankarani Nayiri yatsindwa भाई मौका तो देने आया हूं niyo mpamvu nshaka kugwa ayo mahirwe shayo inshuti yanjye ya kera sinyiyitayeho nta n'izindi inshuti nshyashya kandi nshaka gukora kaninywera inzoga बहुत गलत हुआ आपके साथ ibyo yagukoreye ntago byari byo wari weho mwavoka wa mbere mu Buhinde kuba batarakugize nawe ngo ujye muri Viceroy Council akaba ari uhicaye baramwise sa
niwe wakagombye kuba uhicaye. इसके बारे में पूछा तो मुझे बहुत njye bino bintu nabibashije abantu ndakaye kuba atari wowe uhicaye. फैला रखी हैं आपके abantu batangira kumbwira ibihuha narinzi. किसी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर की नाजायज bitangira kuvuga ngo impamvu batakuzamuye nawe ngo ube umunyamategeko ukomeye cyane ngo ni ukubera ko ngo nguri umwe ngo mu bana nguri ikinyendaro niko mu Buhinde bavuga, cyangwa se wa mwana utemewe n'amategeko ngo wabyawe hanze ngo ndetse ngo mama wawe yari indaya y'umuzungu. ceceka wa kigoryi we, ceceka muhimwe muretse. bimeze sawa जिसने अफवाह फैलाई है umuntu rero ugiye ukwirakwiza ibyo bihuha kuri ikinyendaro ariyo mpamvu byatumye abongereza batakuzamura ngo ari uko ngo mama wawe yari indaya y'umuzungu bakakubyara. wagusebeje n'uwicaye mu mwanya wawe wakagombye kuba wicayemo. uwo mwanya niwe bawuhaye bamwita sa inshuti yawe ya kera. Sankarani Nayiri niwe wagiye usebya kuri ikinyendaro ariyo mpamvu yakuzimije. yatangiye kwibuka yatangiye kwibuka umunsi bamuzamura bavuga ati ni umunyamategeko urenze icyo gihe hari kera. काउंसिल की अहमियत इतनी कम हो गई है कि एक आदमी जो झूठ बोलता है उसे दाखिला दिया जा रहा है. aribuka bamusebye imbere y'abantu. kuki utatubwiye papa wa nyawe ko yari Hemsford ukabiduhisha, yari umwongereza, mama wawe ari indaya ye warabiduhishe. icyo gihe baramusebeje kandi yari atangiye kuzamurwa mu nzego koko. icyo gihe warasebye imbere y'itangazamakuru, abongereza bahita bacaho barigendera baraguta banga kukuzamura. ntukire ngo n'undi wabikoze rero ni Nayiri Sankarani, ariko ngenda bizura umunyamategeko urenze. काउंसिल की खाली सीट को दोबारा भरना n'ubu baracyagukeneye nk'umukandida ko bakuzamura ugahabwa icyubahiro watakaje. urebe munsi w'urubanza wayisugera urebe filime. tugeze ku munsi w'urubanza umugabo yahise avayo. ibyamamare bibiri bihuriye mu rukiko. uyu mugabo nawe ngo ni umunyamategeko urenze. amazina nyakuri bamwita Madavan. uyu mugabo ni umuhitinzi. ushaka kumureba neza ureba agafilime kitwa 3 Idiots kari kuri iyi website. urebe Shaitani ayirimo. Oh my God, to the uyaje hano aramubona yikanga maramuzi Nayiri. इस गाने को पहचानते हो? iyo ndirimbo urayibuka ndirimbye? hoya ये वही गाना है जो टाइटैनिक में बज niyo ndirimbo bacuranze muri Titanic mbere y'uko ubwato burohama. hano turi mu 1919 ubwato bwari bwararohamye ubwo ngubwo nyine mu 1912 ndakeka sibwo Titanic yari yarohamye hafi aho. आपका पहला केस reka nizere ko icyo kiri cyo kirego cyawe cya mbere ugiye kuburana muko. इनका भी n'uyu musore जो ये हारने वाले nicyo kirego cye cya mbere agiye gutsindwa. ati umukobwa muri kumwe nicyo kirego cya mbere agiye kuburana, we nicyo kirego cya mbere ugiye gutsindwa ubwo nagafashemo. umugabo uje ngo mu rukiko ntagavuga aratonoma. Imana itabara umwana. शंकर नायक kagwifuriza amahirwe sa Sankarani Nayiri. ni nko kumuvugiraho. ndaje nkwereke uko baruburana. uru ni urubanza sa Sankarani Nayiri ari kurega mu bwami bw'ubwongereza ndetse na General Daya. ntabwo ujya wumva urubanza se ngo umushoramari ngari kuburana ngo na guverinoma y'u Rwanda cyangwa ngari kuburana na leta. niko hano naho bimeze. we abantu benshi bagize akanama nkemuramaka bose abenshi ni abazungu kurusha uko harimo abahindi n'abongereza. akubguza umwongereza yazaga kugukoroniza ntabwo yoherezaga abasirikare ngo baze bagukoronize gusa, yoherezaga n'abaturage benshi be bakaza gutura mu gihugu cyawe noneho bakakibamo babyimbye aribo ba boss. ibintu byose ugasanga barabifashe barabikabye. ntabwo yasaga ngaje kugukoroniza gusa. Good morning, Your Honor. mwaramutse nyiri cyubahiro. mbere ko dutangira urubanza hari ikintu nshaka kubereka mu rukiko. umunyamashuri yaje. As a war criminal. General Daya muri kumushinja ngo ni umugizi ngo ngari ibyaha by'intambara. General Daya ngari gushyira icyasha ku bwami bw'ubwongereza ku ikamba ry'ubwongereza. ibinyamakuru biri kwibaza ngo ese General Daya ngo azongera gukorera igisirikare cy'ubwongereza. yabanje kwerekana ibyo bitangazamakuru byanditse. mbere ko dutangira urubanza ibitangazamakuru bimeze nk'aho byamaze gufata umwanzuro ugaragaza ko generali ndi kuburanira Daya icyaha kimuhama. niyo mpamvu nsaba muri uru rukiko ko mbere ko dukomeza urubanza itangazamakuru risohoka ryose. ni uburenganzira bw'abaturage ko bamenya ibyabereye mu rukiko.
nyiricyubahiro generali nka Daya ट्रस्ट और रिस्पेक्ट के बेसिस पे aba yubashywe mu gisirikare n'amategeko atanga no mu baturage biba bishingiye uko abantu bamubona n'ukuntu abantu bamufata ariko tayari itangazamakuru ryamaze kumwicira izina riri kwandika ngo ni umugizi wa nabi. Ibyo ngibyo bishobora gutuma sisiteme yose y'igisirikare yisanga hasi nta muturage wongeye kwigirira icyizere. Umusirikare izina rye nicyo kimufasha mu kazi. वर्ल्ड वॉर खत्म हुए बस कुछ ही महीने गुजरे हैं. hashize amezi make intambara y'isi iragiye. क्राउन की सिक्योरिटी के साथ कोई इतना बड़ा रिस्क लेना. ese koko ikamba ry'ubwami turishyire mu kangaratete. ये अदालत right to free speech को protect. Koko uru rukiko rukwiye kurinda uburenganzira bw'abaturage ko bafite uburenganzira bwo kumenya ibyabereye mu rukiko no kuvuga ibyo batekereza mu itangazamakuru. Ariko Mr. Nayiri, But the threat of a media itangazamakuru rifite uruhare runini mu kuba iki kirego kitagenda neza. Niyo mpamvu itangazamakuru no kubw'umutekano w'ikamba ry'ubwami buri munyamakuru wese agiye gusohoka mu rukiko. Umunyamakuru asohoke. Nyiricyubahiro, ntago itegeko rikoreshwa gucecekesha abaturage. Ntago ari ubwira urukiko icyo rukora n'icyo rudakora. Itangazamakuru ndisohoke. Buri itangazamakuru rishobora kugufasha mu rubanza. Ubu ibyo bavuga buriya bishobora no kugira icyo bihindura ku by'abashinjacyaha bakagenda gake n'abavoka bakamenya uko bagenda kuko itangazamakuru buriya ni ikintu gikomeye cyane. Mr. Nair की कहानी के हिसाब से Mr. Nayiri yazanye inkuru hano avuga ibyabaye ku itariki 13 ngo Jallianwala avuga ko ari jenoside yari yarateguwe. जबकि सच ये है ariko ibyo si bya ahubwo kuri ni General Daya n'abasirikare be bari bari gukora inshingano zabo. Ibyo kubigaragaza reka mpamagara uwitwa Miss Martha Stevens aze hano. Nyiricyubahiro, uwo mugore bagiye guhamagara ahabereye iryo raswa ntiyaranahari. Ahuriye hehe n'iki kirego? Hari itsinda ry'abagizi ba nabi bigaragambya ryitwa Danda Forge b'abahinde bigaragambya bamagana abongereza. Kwera ku mugoroba wo itariki 10 bari bari kwigaragambya bamagana abazungu. Niyo mpamvu cyangwa tubanze turebe ku byabaye ku itariki 10 tuze kubihuza. जनरल डायर की नियत के बारे में नहीं पता चलेगा. Overruled. Sawa, wiceceka ba wicaye. Call defense witness number 2 on the stand please. Tugiye guhamagara umutangabuhamya nimero 2. Ukoze neza sha ndabona urimo neza. Aracyari kare buretse haracyari kare. Rubahamagaye. Umutangabuhamya kuza hari umugore w'umuzungu waje. Wari itsinda ry'abahinde ngo ryatangiye kwigaragambya ngo ku itariki 10 rikora amahano ryamagana ngo abazungu. Niyo mpamvu bahamagaye umuzungu wa mbere ngo azagira icyo bivugaho. Ibyabaye ku itariki 10 ubwicanyi bwabaye kuri 13. Ndarahira kibyo ngiye kuvuga byose biri buze kuba ari ukuri gusa nimbirengaho mbihanirwa ibintu nk'ibyo. कोर्ट के रिकॉर्ड के लिए अपना नाम और ऑक्यूपेशन बता. Vuga izina ryawe n'akazi ukora. Banyita Martha Stevens. Nigisha umuziki muri Sikh Missionary College. Wibuka ubwoko bw'abari kwigaragambya n'abasiki ba ry'amadini y'abasiki. Nje nigisha umuziki. अच्छा क्या ये सच है कि 11 तारीख ese nibyo kuko ku ijoro ryo ku itariki 11 wagiye kuri polisi ugiye gutanga ikirego? Yego. वो रिपोर्ट किस बारे? Wari ugiye kurega ikirego kivuga ngo iki? Mu ijoro ryo ku itariki ya 10 yatangiye kurira. Mu ijoro ryo ku itariki ya 10 bumve ko twari turi ku rubanza rw'ibyabaye itariki 13 abantu bapfa. Uyu mugore akaba dusubije ku itariki ngo mu ijoro ryo ku itariki ya 10 tugendane 5 kuri 5. Just hold on. Tuza nkwereke. Uyu mugore rwose afite ibibazo byinshi. Dore igikabya za kumusukira amazi. Izi ni drama ziba ziri kuba mu rukiko yabibona. Please take your time. Fata akanya kawe rwose nko ku mazi rwose utubwira ikibazo wagize. Ukabagira ngo ni umuntu kumbe baba ari mu kazi. Karaka geste regana ko jiri biri kukabona. Whenever you ready बताइए. 10 तारीख की शाम को. Reka duhere ku ijoro ryo ku itariki ya 10. Hari ku itariki 10 nimugoroba mu kwezi kwa 4 saa 11 n'igice. Mva muri office abari mutuba turi ndangije akazi ndi kugenda muri kaminuza. Umugabo yanurutse inyuma arangurura muri korodoro anyinjiza mu cyumba ku ngufu. Mbere yuko ngira icyo nkora yankize muri stoke amfata ku ngufu. Umugabo amufashe ku ngufu. And then he brutally raped me. Yamfashe ku ngufu bibi cyane aranankubita pe. Ibyo bikaba bihuriye nibyo twari turiho by'abantu bapfuye. Wumve aba ni abanyamategeko bafite ukuntu bahuza ibintu.
nyiricyubahiro bino se bihuriye n'ikirego turiho cy'abantu barashwe muri Jallianwala-Bagh kuba umuntu yarafashwe ku ngufu bihuriye bifite aho bihuriye Mr. Nayir bawihanganye wagufashe ku ngufu n'uyu uyu niwe wagufashe ku ngufu yego arabyemeza bagore namwe bagabo nyiricyubahiro bamwita Tanvir Chaudhary wamufashe ku ngufu akaba umunyeshuri uyoboye b'abanyeshuri bigaragambye bo muri Danda Faja और इस आदमी ने गुनाह कबूल भी किया बड़े गर्व से uyu mugabo icyaha yaranakemeye ko yafashe uyu mugore ku ngufu kubera ko Tanvir Chaudhary n'iryo tsinda rye rya Danda Faja ngo gufata ku ngufu umuzungu batabibona ngo batabibona nkaho ari icyaha ngahubwo ngo ni igikorwa ngo cyo kugaragaza ngo kuzana impinduramatwara ngo no kugaragaza gahinda ngo ni impinduramatwara bari kugaragaza ku itariki 12 uyu Tanvir Chaudhary yarafunzwe wayoboraga bano banyeshuri bigaragambya n'abandi bigaragambya bose ngo bashaka kuzana impinduramatwara ngo bamagana leta y'Ubwongereza yabakolonije अपने लीडर की अरेस्ट की खबर सुनकर डंडा फौज के सदस्यों ने हथियार उठा लिए ibyo rero nibyo byatumye abagize itsinda rya Danda Faja yarahagarariye barakara baravuga ngo umuyobozi wacu yafashe ku ngufu baramufunga bucya bafata intwaro ku itariki 12 ku itariki 13 tubona abandi bantu ibihumbi bajya guteranira hitwa Jallianwala ngo bigaragambye bamagana umuyobozi wabo wari wafunzwe kumba umuyobozi wabo wari wafunzwe ngo yari yafashe ku ngufu nibwo bigaragambije bafite intwaro bigaragambye mu buryo bubi cyane abo ngabo bitwa Danda Faja baraje binjira muri iyo mbaga y'abaturage batangira kugenda babeshya abaturage bari aho bashakaga ngo kwica abazungu kugira ngo bagende bica abazungu bagaragaza akarengane bakorewe ko bafunze mugenzi wabo wafashe ku ngufu 1857 ibyo nibyo byatumye abagera ku 1857 bose babashyigikira nabo baza kwigaragambya icyo bashakaga ngo gukomeza kujya bafata abagore bose b'abazungu cyangwa se abagore b'abongereza bakabafata ku ngufu ngo bagaragaze impinduramatwara niyo mpamvu General Daya yahisemo gufata intwaro n'abasirikare ngo bajye kurinda abo bagizi ba nabi izo nkozi z'ibibi zigaragambye zishaka gufata ku ngufu dore ngo ibintu barabihindura ubundi ngusubije inyuma gakenya abantu bajya kwigaragambya bigaragambisha hanini bitewe nuko uwari wafunzwe umwe muri bo yitwaga ngo ni Pratap wa wundi papa wa mwana twabonye ariko batangiye kubihindura ngo bigaragambyaga ngo harimo n'abandi ngo nyine ngo bari bafashe basanzwe bari mu itsinda ry'umuntu wari wafashe ku ngufu umuzungu ngo ikirego kiramucanga nibyo nyiricyubahiro byari ibyo General kuba yararashe abantu bafite imbunda basanzwe bafata n'abantu ku ngufu b'abazungu ngo ni mu rwego rwo kuzana impinduramatwara Madamu Marita nawe wakoze cyane Your witness Mr. nawe uriya mutanga abanyamakuru icyo ushaka Mr. Nayir nyiricyubahiro urama kanya gatonya mbanze nye gushaka ibimenyetso uyu mutanga abahamya mbanze muganirize urabizi ukeneye igihe kitari gitonya Mr. Nayir ukeneye igihe kinini niyo mpamvu urukiko ndusubitse kugeza ku wa gatanu ugenda ushaka ibimenyetso urubanza ruramucanze ikibuga baragicuritse hejuru y'umunyabwenge abarundi nimba ubuhamya bw'uriya mugore ari ukuri niyo yaba yarafashwe ku ngufu ariko kuza kurasa abantu ibihumbi ntago ari byo mu rukiko ntago habamo ikintu cya nyacyo cyangwa ngo ikitari icya nyacyo habamo gutsinda no gutsindwa batitaye ngo wari ufite ukuri ntiwari ugufite mu rukiko ibyo ntibibamo ntuzakeke ko bibamo buri abantu benshi bari muri gereza bararengana abantu benshi batari muri gereza nimwe bafite n'ibyaha byinshi kurusha bari muri gereza nuko mutarafatwa byibura ijoro guverineri asinzira neza ntago navuye kuri whisky ngo nze kuburana ngira ngo guverineri asinzire neza Shankaran Nair ek rapist ko defend kar raha Sankarani Nayir tugomba gushaka ukuntu noneho izina rye turyica bamwite umugabo uri kuburana arwana cyangwa se arwanya abantu bafata ku ngufu abashyigikira kari umuntu ushyigikiye abafata ku ngufu icyo nicyo kintu kigomba kujya mu itangazamakuru no ku minwa ya buri muntu wese ko Sankarani Nayir ari kuburanira abantu bishwe kubera baziraga ko abenshi barimo bafata ku ngufu Marita kwiye ubutabera yafashwe ku ngufu Marita kwiye ubutabera yafashwe ku ngufu uyaje hano batangiye kumwamagana woburanira abantu badufata ku ngufu woburanira abantu badufata ku ngufu abazungu batangiye kwigaragambya kandi bano bafite ijambo rikomeye abazungu turafatwa ku ngufu ngo ni impinduramatwara mukadufata ku ngufu Nyagasani woburanira badufata ku ngufu yaje kumva ikibazo bafite
we mutuze tuganire, mutuze tuganire, mutuze tuganire. Hano hari umugore waje reba filime, bari kwigaragambya, batangiye kumugira umuntu uburanira abantu bafata ku ngufu. Baraje bamusiga ibintu by'umukara mu maso, buri abagome bamusize ibintu bimugaragaza nk'aho ari satani. Nyagasani, nakubwiye ngo umwavoka mu rukiko muraburana agategura n'ibindi bintu agomba kugukorera hanze, izina ryawe akabanza akaryanduza. Niwe mwavoka bahanganye. Dore ibintu bamusize mu ruhame, dore ibyo bamusize. Nyagasani, ngo baramushinja kuburanira abafata ku ngufu. Amarinete ye yarahasigaye. Bimeze bite? Filime witonze. Hari ibintu dukwiye kwibagirwa Sankarani. Duhunge tuve hano tugende. Nta nubwo uhangayikishijwe nawe ubwawe cyangwa njyewe, ndabyumva. Ariko se abana bacu ntabwo uri kubatekerezaho? Ibihumbi n'ibihumbi byapfiriye Jallianwala Bagh birashwe, ariko umwana wapfuye nyuma yapfuye kubera njye sinigeze mutega amatwi. Ese parifatiwe? Numve iki kirego ndaza kukiburana. Ukuri ko ibyabereye Jallianwala, isi yose igomba kukumenya ko ibihumbi n'ibihumbagiza byakorewe jenoside. Urebe sasa uyu yaje hano muri ya kaminuza bita ngo ni Siki Missionary College, aza hano aza gukora iperereza. Ni wa mwavoka wacu, hahandi wa mugore Marita avuga bamufatiye ku ngufu. Yaraje arahareba, uriya mugore yavuze ko bamufatiye ku ngufu hano. Marita ni wa mugore w'umuzungu, ngo ni umugore wafashwe ku ngufu afatwa n'umunyeshuri yigishaga. Uyu nawe yaje muri iyo kaminuza aza kureba aho abahungu barara, amenye uwo munyeshuri wafashe mwarimu we w'umuzungu ku ngufu yararagaye. Arebye aho bafatiye uno muntu ku ngufu, neza iruhande rwaho hari urusengero rwa kiliziya. Hari kiliziya. Yaje hano uyu musore bivuga ko yafashe ku ngufu, aramubona ni Tanvir Chaudhry. Urebe Kari, rebe aramubona aho yararaga, Tanvir Chaudhry. Arebye nimero abona akabati ke. Bye. Yom. मैं सिख मिशनरी कॉलेज में म्यूजिक पढ़ाती हूँ. Bakoze iperereza, bakora iperereza. Uyarebye abona hari igitabo kirimo akarabo mu bintu bya wa muhungu biri kuvuga ko yafashe ku ngufu umuzungu. Kuki wamufashe ku ngufu? Baje kumureba. Kuki wamufashe ku ngufu? Baje kureba uwo bashinja gufata ku ngufu. Bagaruka mu rukiko. Mwese muhaguruke mu rukiko. Mwigeze narikanga. Sankara Nayiri ni umwavo kuburanira abafata ku ngufu. Rebe propaganda. Yarinjira mu rukiko. Tugarutse mu rukiko, turi kuwa gatanu niko batubwiye. Ntugire ubwoba. Mr. Nayiri tangira. Nyiricyubahiro, ndashaka Digit Gill kuba ari ujya kubaza umugore mugenzi we, abaza umutangabuhamya umwe wafashwe ku ngufu. Oya, ibyo turabyanze. Uyu mukobwa nawe yize amategeko, n'uwunyungirije kuba umwavoka, abifitiye uburenganzira n'abari utangira. Nyiricyubahiro, ibi ni ibintu bigaragara. Iyi ni strategy yo kugira ngo bajijishe akanama nkemurampaka hano jiri ko umugore ari ugiye kubaza mugenzi we amutera imbabazi. Ibyo wita ngo n'ubushukanyi babyita gushyira mu gaciro. Natwe turakwemereye gushyira mu gaciro umugore mugenzi we bari ubaza mugenzi we, cyane cyane iyo yakorewe ihohoterwa. Bumva ni bafite ukuntu bahuje, umwe yakumva ndi buri abagabo mwe munumva nabi, ariko umugore ashobora kumva mugenzi we. Usibye nge wumva neza. Miss Stevens, ibyakubayeho ni bibi cyane, ariko ngiye kukubaza utubazo duke. Wabwiye urukiko ko uwo mugabo bita Tanvir Chaudhry yagukurubanya akakwinjiza muri stock akagufatiramo ku ngufu. Ese wigeze uvuza induru usaba ubufasha? Yego, navugije induru. Hari abantu baje kugutabara ishuri kuko abantu bari batashye. Hari saa 11 n'igice, nta muntu wari uri mu kigo ngo aze kuntabara. Nta muntu wari uhari. Navugije induru ntibanyuma.
ariko urusengero rufatanye n'icyo cyumba bagufatiyemo ku ngufu rwari rufunguye, ahubwo ni nazo saa ruba rufunguye cyane. Ubwo wasakuza gusaba ubufasha saa 11 n'igice, वहाँ चर्च की भीड़ जमा थी। njyewe ubwanjye naragiye nivugiriza induru, mbona abapadiri bari kumbwira ngo umeze neza, mbaza nimba hari urusaku baheruka kumva mu minsi ishize, barambwira ngo nta muntu bigeze bumva avuza induru atabaza. सरप्राइजिंगली किसी को भी आपकी आवाज ikintu gitangaje kuki nta muntu wakumvishije utabaza kandi wari uri gufatwa ku ngufu. हो सकता है ना? हो सकता है। birashoboka ko namwumvishije, wenda avuga gahoro. गुरु मिलेगी। Tanvir ngo yaragukurubanya gushyira mu cyumba gufata ku ngufu, arakugirira nabi nk'uko wabivuze, ngo yagufashe mu buryo ngo yagufashe ku ngufu mu buryo bubi cyane, kwa kundi umuntu nyine gukomeretsa anakubita, niko wabwiye urukiko ngo yagufashe ku ngufu mu buryo bubi cyane. Ese wigerageje kumurwanya? Hoya, kubera iki nari mfite ubwoba, mbega nahise nabaye nk'ubaye pararize nyine, kwa kundi umuntu yibana ndamureka akora ibyo akora pe. Urashaka kuvuga ngo ubwo baguhohoteraga bagufata ku ngufu ntago wagerageje gucika nyiricyubahiro? uyu mukobwa uburyo ari kubaza ntabwo byemewe, ari guhohotera uwafashwe ku ngufu. hari abantu iyo bari guhohoterwa umubiri wibana bakibana rwose bakamera nk'aho batanyeganyega. Nibyo koko, komeza madamu Giri. आपने कहा you were brutally attacked. wavuze ko bagufashe ku ngufu mu buryo bubi cyane. Ese ko wahohotewe ugafatwa nabi cyane bakakugira, urumva gufatwa nabi mu buryo bubi cyane, ni kumwe umuntu agukubita akurubana agukomeretsa, wagiye mu bihe bitaro nyuma yo gufatwa ku ngufu kwivuza? Wivurije kwa Nyirinkwaya? Wivurije hehe? Wagiye mu bihe bitaro kwivuza? Akanama nkemurampaka karareba. Wagiye kwivuriza nyuma yo gufatwa ku ngufu? Wagiye mu bihe bitaro? Does he know the answer? Ese kuri kureba uriya mwavoka niwe uzi ibitaro wagiye kwivurizamo? Kumbe uyu mukobwa ameze nk'ufite ibaza, abantu bari gukubaza ibintu ukajya ureba avoka wagira ngo hari ibintu muziranyeho. Kuri kureba avoka wawe niwe uzi aho wivurije? वो तो किसी प्राइवेट डॉक्टर ने आपका इलाज। Ese basi hari umuganga wigenga wagusanze mu rugo arakuvurira nawe utubwira amazina ye? No. Hoya. Madamu Stevens, wafashwe ku ngufu urahohoterwa, ntiwagira ibitaro na bimwe ujyamo kandi uvuga ngo wafashwe ku ngufu nabi cyane, urakomeretse kugirirwa nabi. Ha bitaro na bimwe wagiyemo? Muri Isange Stop iki niki? क्या आपने 9 सिम्फनीज किताब पढ़ी है? Your Honor, what? Igitabo bita 9 Symphony wigeze ugisoma? Ibyo kubaza umukire wanjye nimba yarasomye igitabo bihuriye? Iby'icyo gitabo bifite aho bihuriye n'uru rubanza uraza kubimenya. Subiza ikibazo. Igitabo bita 9 umva amagambo, utangiye kubaza igitabo bita ngo 9 Symphony nimba yaragisomye. We tuzi iby'icyo gitabo uraza kumenya aho bihuriye n'iki kirego. Subiza icyo kibazo. Yego icyo gitabo naragisomye. Urabeshya. Buri jambo ryose muri icyo gitabo ndaryibuka. Koko ninde wanditse icyo gitabo? George Groove mu 1876. Uribuka n'umwaka igitabo bacyandikiye? Icyo gitabo nacyumvishe inshuro zigera muri 3. Icyo gitabo cyumvishe inshuro zigera muri 3. Murabyumvishe uko yivugiye ngo icyo gitabo ngo yacyumvishe inshuro zigera muri 3. Ntago avuze ngo yaragisomye inshuro zigera muri 3, yinyuzemo. क्या आप कोर्ट को बता सकती हैं? Wabwira urukiko umuntu wagusomeraga icyo gitabo kuvuze ngo icyo gitabo wacyumvishe inshuro 3? Ninde wagusomeye icyo gitabo inshuro zigera muri 3? बताइए किससे सुन? Tubwire ninde wagusomeye icyo gitabo? मैं बताती हूँ. Njyewe reka muvuga wagusomeye igitabo, niyo mpamvu uvuze ngo icyo gitabo wacyumvishe inshuro 3 ntuvuge ngo wagisomye inshuro 3. आपने ये किताब icyo gitabo wagisomerwaga muri kiriya cyumba uvuga ngo bagufatiyemo ku ngufu cya Stoke, ukagisomerwa n'umusore witwa Tanvir Chaudhry umuryamye mu gituza yagupfumbase, wa musore uri kuvuga ngo yagufashe ku ngufu. Nyiri cyubahiro, ibyo bintu ntabwo ari byo. Uyu ni umwarimu, icyo gitabo gisomerwaga n'umunyeshuri, ndetse uyu mwarimu yaje kurega umunyeshuri ngo amufashe ku ngufu. Nta kimenyetso gihari kivuga ibyo ari gusobanura. Oya vayo. Bivuze ngo uyu mwarimu ashobora kuba yararyamanaga n'umunyeshuri, umunyeshuri ataramufashe ku ngufu, bari basanzwe ari abasheri. Mr. Nair iki gitabo yagisanze mu kabati ka Tanvir Chaudhry. Iki gitabo cyanditsemo ngo sheri wanjye Tanvir, ukorera iki gitabo ni MS Rukundo rwawe. MS uzi icyo bisobanuye? Ni Marita Stevens, amazina y'uyu muzungukazi. Uriya musore wamuhaye impano y'igitabo umubwira ngo ni urukundo rwawe, none waje mu rukiko uvuga ngo yagufashe ku ngufu ngo ni ikihebe. Ese abanyeshuri bawe bose ujya ubaha impano z'ibitabo ukandikaho ngo ni urukundo rwawe? Ibi bintu ntaho bihuriye. Uwo wafashe ku ngufu mu rukiko yemeye ko yafashe ku ngufu.
तो कटघरे में खड़ा होके आपके खिलाफ गवाही दे uriya musore ubeshyera ngo yagufashe ku ngufu yakagombye kuba ari mu rukiko ari kuvuga ko wamubeshyeye atagufashe ku ngufu akavuga ko mwakundanaga akavuga ukuri kose ariko aho kugira ngo ibyo bikore yagiye muri gereza yemera ko icyaha kimuhama ko yagufashe ku ngufu uzi impamvu yagiye kwemera icyaha क्योंकि वो अभी भी आपसे प्यार ni ukubera ko akigukunda yanze kugusebya नहीं पड़ता आप इतनी बेशर्मी से झूठ gute wabeshyera umusore nk'ugukunda gutyo umusore wemera kwishyiraho icyaha cyo gufatwa ku ngufu cyo kuvuga ngo yagufashe ku ngufu kugira ngo atagushyira mu kangaratete ngo bivuge ngo umwarimu yaryamanaga n'umunyeshuri anagusebye mu rukiko kuri umubeshyi ese basi utewe ipfunwe no kuba ari umuhinde wowe uri umuzungu icyubahiro n'ubwibone bikaza imbere n'ivangura ry'uruhu kurusha ubuzima bw'inzirakarengane bagiye kwica bavuga ngo yagufashe ku ngufu ese urabizi